Kiliziya yakwiye kirazira rero ni Kiliziya yavuze iti hari ibyo yakoze kitabaho kitari gikwiye cyo gutanga u Rwanda arwegurira undi mwami witwa Kirisitu. Uranenga iki imigirire n'imikorere y'ibyo byari mu muco nyarwanda, kubandwa, kwambaza abazimu, guterekera, ubinenga iki? Rutangarwamaboko mandwa nkuru wowe uranenga iki abafite imyemerere ya gikirisitu cyangwa se Kiliziya, kuko uyu munsi turi kumwe n'umupadiri? Nahoze mbivuga icyo ndenga nuko hanyuma kubandwa jya ubikubwira ndi umubanda w'umudogo, urumva ko ubwo bwoko nta buhimbira aha. Ababanda b'abadogo nibo bashinzwe ibijyanye n'imyemerere cyangwa n'imyizerere mu Kinyarwanda, nibo batambyi bakuru, nibo baba hagati y'Imana n'abantu, nibo bashinzwe n'ibyo byo kubandwa. Nyuma ya Ryangombe nibo baje gushingwa ibijyanye no kubanda. Ababanda b'abadogo, sokuruza yari umubanda w'umudogo kuva kera. Igitangaje ibyo bintu tunabihuriyeho n'Abanyafurika benshi. Uzi ko naje gusanga muri Mali hari abantu bitwa Ledogo, twaranavuganye n'uwo nakwitwa imandwa nkuru yaho, nabo Ledogo nicyo bivuze, n'abatambyi baba mu kintu cyitwa komo. Urabona dufite ibyo twita ibikomo, ni naho biva. Ni ibikomo ni nk'inkomoko, iyo dukomoka navuze nkubwira ko ibi ari byo bitujyana ku nkomoko yacu. Kubandwa rero bivuze iki? Biva ku nshinga kubanda, bivuze komatanya. Abanyarwanda bakabandwa kabiri, bakabandwa Imana y'u Rwanda, ni ukuvuga komatanywa n'Imana y'u Rwanda, bakomatanwa n'abazimu babo batazima, abakurambere babo. Nakubwiye ko abazimu bagereranywa n'imizi, igiti n'imizi yacyo. Abo bantu urumva ko baruzuye ntacyo babuze. Ni igiki kiri mu kubandwa cyatumaga tujya kubisimbuza kubatizwa. No muri uko kubatizwa uwo mutware urumva ko yari yaranze kubatizwa rw'ubusisi rwa Kigenza, noneho babonye agiye gupfa kuko yaje kurwara indwara, igituntu cyaravutse mu matungo. Noneho abantu icyo gihe banywaga amata adatetse, niho ubumenyi bwari bugeze. Noneho rero agiye gupfa, Padiri noneho ati nagira ngo nkubatize ariko disi ngo amasakaramentu. Ati mbatizi iguye ntahita yigera ihembe. Urumva ko abantu babatijwe mbatiza iguye ntahita yigera ihembe. Ariko ngo agiye kumuhatiza ku ruhanga, aravuga ati batiza hepfo iyo ngiyo, naho uruhanga n'urw'imfura. Yashakaga kuvuga yuko mu bitekerezo by'Abanyarwanda baramutse hari n'ikindi bungutse, bacyunguka mu bindi, ariko mu bitekerezo barerevutse, mu mutima baranonotse. Padiri, Kiliziya yatwunguye iki ko twongeye kugarukaho gato? njye ugiye kuvuga njye nkunda kureka umuntu akavuga kuko nibwo ikiganiro kiba gifite aho kiva naho kigana, naho ubundi byahinduka gushogoranya, kandi ibyo twabikora ikindi gihe ntabwo twabigira twigana rwose. Hari ikintu wavuze ngo sinkomeza umutsi gitangira, ariko ntabwo nzi icyo ushaka kuvuga, kuko ngewe ntabwo nabura guhamya kwemera kwanjye, kandi ngukomeyeho pe. Yego ndi wawe ariko ni wawe nzakomeza amamye kwemera kwa. Turaganira humura. Hanyuma biba by'umurwa wa Kigali nubwo ari gusohoka no mu kiganiro rusange turimo. Ikiganiro rusange bya Kigali byaje nk'arakantu kameze nk'agasimbukiyemo, ariko uko wawuvuze ntabwo ariko byari bimeze 100% kuko ubwami aho bwabaye ni hajya haba imirwa, aho navuga ngo hajya umurwa, imirwa y'u Rwanda ni henshi, za Rutare, za Birima n'Amatovu, za Huro, za Nyanza, aho mbone hageranye n'imirwa y'u Rwanda. Kuba Kigali nk'umurwa w'u Rwanda ni kuri kansi, nta n'ikindi nabivugaho, ni ukuri kuraho kudahinduka. We yavugaga ko mu mbonezabitekerezo bifite uko Kigali yavutse, nk'uko Kicukiro yavutse, nk'uko Kicukiro ifite amateka yayo, kwitwa Kicukiro z'icyo cyo mu Kinyarwanda. Igisozi bifite impamvu byabyo, ibyo ntabwo twabitindaho. Ariko nk'umurwa w'u Rwanda ni ku mwaduko w'abazungu, ndetse kandi nkabibutsa ko atari umupadiri na resident ku gihe cya Musinga acirwa Kamembe na Moba. Ntabwo resident ari umupadiri, resident ari nabo bafataga ibyemezo. Niba yarabajije abasenyeri ashaka yarabajije,
kuko bashobora kugira naho baganirira n'uyu munsi n'inzego z'ubwite za leta aho tuhura tukaganira za JAF, inama za JAF uzumva ukabona padiri yagiye mu nama ya JAF, ariko ntabwo padiri ufata ibyemezo by'igihugu, ntabwo padiri ari ufata umutazambaza ibintu bitari byanjye ngo kuki meya yafashe icyemezo cy'iki padiri wabikoze biki, nanjye ahubwo ndi umuturage, nanjye icyo cyemezo nanjye kirandeba, nanjye ndikwishyira mu bikorwa, mujye muvanga ibintu. Perezida wafashe icyemezo cyo kumushyira hanze n'ubuyobozi bw'abakoloni, sibyo? ushobora kuvuga kuki musenyeri we yari abishyikiye ko atabirwanyije, ubundi se birwanya rinde, afite izimbunda, afite izi ntwaro, ariko yibandaga ku cyatumye acibwa. Gucibwa ntabwo ari batisima, gucibwa ntabwo ari batisima, ariko ndimo ko byose mba ndibubivuge. Ni iki? N'ubundi Musinga ntiyigeze yakira ingoma y'abazungu muri rusange, nabo barezida nabo ba guverineri ntiyigeze abakira. Kuba yaranze batisimu yarayanze byo, sinawe wenyine wayanze kandi abandi ntibaciwe, sibyo? Sinawe wayanze wenyine, sibyo? Sinzi niba Kabari yabatijwe cyangwa Kanjogera yabatijwe, ariko nabo ntibaciwe kandi nabo barabantu bakomeye mu gihugu, sibyo? Iyo ushaka kurandura ingoma y'abami mu Rwanda wari kwirukana Musinga n'umugabekazi na Kabari wafashe gukora kudeta yo ku Rucunshu, ndibugaruke Rucunshu ndayibukaho ko njya mukeka ko ngo bazungu baje u Rwanda nta kibazo na rumwe rwigeze rugira, nabyo no kwibeshya. Hanyuma hari byavuze nti bakaza bavuga ngo bavumbuye Nyabarongo cyangwa bavumbuye ibintu ntazi, bamvumbuye ingagi n'ibindi. Ibyo nanjye rwose nanabivuze no mu bindi biganiro, nabivuze ko nibo bazungu ba mbere bari babibonye, sibyo? Hari ukuntu rero bifataga nk'aribo bantu bavuga ngo ninjye muntu wavumbuye bino bintu, ariko mu by'ukuri nitwe twari duhatuye. Byari bisanzwe. Ni kimwe na Christophe Colomb ngo yavumbuye Amerika, niwe munyaburayi wa mbere wabonye Amerika, ariko natwe bajya bavuga, ariko haramenya bigenda gusa mu rwenya. Padiri Alexis Kagame kageze mu Bufaransa aho bari bamucumbikiye, ariko yarasa ngo hagendera hazi, ahubwo ati dutembere n'amaguru, timwantembereje, baratembera, aragenda abona umugezi munini cyane, imwe bita mu Faransa fleuve, ati ndavumbuye, yagira ngo nyine nabo abafashe gutekereza, ati ndavumbuye, ati uyu mugezi ninjye ndawuvumbuye, tawita n'izina ry'ikinyarwanda, bati no, bati ariko ni Dordogne, n'umugezi twa Dordogne tuhatuye, ati mwebwe ko mwaje iwacu mukavuga ko mwavumbuye ntitwe tuhatuye, ibyo byo turabihuriraho. Wavuze ko yavumbuye, bagiye bongeraho ngo ninjye munyaburayi cyangwa ninjye mu nyamahanga wa mbere wavumbuye Nyabarongo, ariko ba nyir'ubwite bari bahari niyise nyiza, ibyo byo turabihuriraho. Ntabwo ariko nkibutsa ko Kanta atari umupadiri, abarezida batari abapadiri, nibo bafatiraga icyemezo igihugu, nta nubwo abapadiri bari abakoloni, icyo rwose kirahabanye. Niyo urebye uko bitwaye bageze mu Rwanda, nubwo hacumura ukora, burya bavuga ku kimwe cy'Rwanda, undi hacumura ukora, hakosa ukora, gucumura ndabisibye, udakosa n'udakora. Ntabwo navuga ngo byose byagenze neza no ku bapadiri n'abamisiyoneri, ariko iyo urebye icyo bari bagamije n'ibyo batangiye bakora bageze mu Rwanda, kwigisha abantu isuku. Uzi ko abanyarwanda batari bazi gukora umusarani, nabivuze no mu kintu kiganiro, abantu bamwe babiniyega, ariko umuntu kwigisha kugeza nawe ukora umusarani, kuwucukura no kuwutinda no kubakira, bugacya akavuga ati noneho ndagushakira n'akantu kameze nka poste de santé cyangwa centre de santé cyangwa iki, nta kintu akuzaniye koko. Uzi ko hari igihe twazaba indashima, ariko umuntu akaza akubwira ati buriya rero wambaraga impuzu cyangwa ukambara buriya bintu byo guhisha hano, ngenda guha umwambaro noneho watuma n'imbeho itakugeraho. Umunyarwanda wubonye yawusamiye hejuru, ndetse ahubwo umuco nyarwanda, abakobwa bacu b'abanyarwanda bagendaga amabere agaragara, amataka agaragara, iki byose ntabwo nabaveba niho u Rwanda rwari rugeze, ariko noneho babonye uwo mwambaro wo kwikwiza umuco, kuko ntabwo ngo umuco utera imbere, noneho baravuze bati ahubwo noneho tugiye kujya twambara tugeza twikwize. Uburyo n'uyu munsi ariko impaka zivuga ngo abakobwa bongeye kwambara ubuntu bugufi bitera abakobwa batari ko umuco wacu wa kera, ntabwo abakobwa bambaraga, umuco warahindutse. Ntabwo mvuga ngo warahindutse, ahubwo wagiye wakira ibyiza uvanye ku bandi. Iyo uvuze rero ngo abapadiri ntacyo bazanye, ndavuga nti umupadiri akaza ati mukore za koperative, mukore za association, mukore amaterasi y'indinganire. Nzi ko mu kiganiro gishize navuze ko amaterasi y'indinganire yaturutse ku mupadiri, wenda nawe hafite yakopeye ahandi, ako niwe yazanye mu Rwanda. Za leta zirabibona, zirabishima. N'uyu munsi baracyayigisha, ndakeka. Wavuze na Banque Populaire. Banque Populaire, ibyo ngibyo kuko twongera tugiye ko tubirwanaho. Amashuri we ubu ngubu mu ntangiriro z'ayo mashuri uyu munsi, telefone
50 nakira ku munsi, 45 bari izivuga ngo mwana yanjye yatsinze ariko ndashaka ko ajya mu ishuri ryiza rya mashuri yanyu, niyo mashuri mazima muhamba bariye koko kandi ntanabishoboye. Ariko nuvuga amashuri cyo bayashima n'abapadiri bayazanye, niyo mashuri meza dufite, kandi ayo mashuri ntushobora gutekereza amajyambere atagira uburezi n'uburere, ntibishoboka. Wenda kuvuga ngo dusubire ku itorero, nibabona bikwiye tuzasubire ku itorero rya rindi rya kera. Aya mashuri tuyareke abanyarwanda, tureke aya mashuri turiho dufite uyu munsi, dusubire kuri rya torero rya kera, kuko uyu munsi dufite itorero ariko naryo ntabwo rigisa nka rya rindi rya kera, kuko ibintu bigenda bitera imbere. Mu Bushinwa ko bafite amashuri Kiliziya atari yajyanye, ahubwo ntabwo navuze ngo ibyo bakoze mu Rwanda babikoze n'ahandi hose byanze bikunze, tukubyumvikaneho. Ariko nanone hari ahandi bayajyanye hatari mu Rwanda, tukubyumvikanaho. Mu Bushinwa niba barabashije kwigereraho ni byiza, ariko twebwe ntabwo twarabashije kwigereraho. Abashinwa niba baragiye bakajyaho amashuri yari ari bakayazana, ndabashima. Ariko natwe kuba tutari twarayazanye, iki kigaragaza ko tutari kubishobora. Ntabwo niki kigaragaza ko twari kubishobora. Ikindi kintu aho ngaho uzanye kitari cyo, birashoboka ko twari kugira ngo tukabyishoborera, sibyo? Ariko ntabwo wavuga ngo wabikuzaniye we ntacyo yakoze kuko wari kubyabyishoborera. Ni nkuko nakugabira inka, ntabwo wambwira ngo ntacyo nakoze kuko ufite izindi, cyangwa se ngo ntacyo nakoze kuko nawe kuzayibonera, sibyo? Ubu ukoze mu mufuka akaguha miliyoni, ntabwo wavuga ngo ntacyo nkoze kuko nawe usanzwe ufite izindi miliyoni, cyangwa se ngo ariko byihore ntacyo wakoze kuko n'ubundi nanjye ndi kuzakora nkayigerezaho. Ndahamya ko wenda abanyarwanda bari kuzagera ahantu bagera no ku myenda, si bayivumbure cyangwa bayikoze cyangwa bayikuvanye ahandi, ariko ntabwo wavuga ngo wayibazaniye mbere we ntitumushime. Iyo ni ukudashima kandi ntabwo ari byiza. Ubundi kudashima ntabwo ari umuco nyarwanda. Niki twazaniwe, ndi kugenda mbigaragaza byinshi cyane, kwa gusenga amajyambere ko tujya tuyabona. Ahantu yavuze ati izi nzu z'inyubako z'imitamenwa, nanone n'umutamenwa rero, izi nzu z'imitamenwa ufite n'inzu ikwibutsa inzu y'ibwami, ndayifite hano, wenda afite n'ibyikoreramo, ko ndashidikanya ko ari yubamo, ndashidikanya niba uyibamo nabyo nta kibazo. Ariko ufite n'izi nzu zindi kandi twatojwe twubatse tubikesheje, nabo bagiye twigisha ubundi buryo bwo kubaka tutari tuzi, tutari twakagezeho. Hanyuma rero kuvuga ngo hari ubutare twakoragamo amasuka n'ibindi bikoresho, ni byiza ko twe twahageze aho ngaho, ariko naho tutari twakageze. None se ngira kuki twari dufite ubwo butare, dufite n'ayo mabuye, ntitwubake n'inzu? Hari n'ibindi bintu abantu bajya bapfa bitari byo, ngo abazungu batwibaza habo, sibyo? Bakayijyana iwabo, ngo kuba batwiba twe nta ruhare tubifitemo, kuba babijyana ibyo bintu si twese tubibaha. Mwashyizeho ibiciro, kuki mudashaka kubishyiraho? Kuki mwemera ko bari babishyiraho? Kuko nanjye nje guhaha iwawe ukampira ikintu make, nkigura nihuse. Ariko ukize igiciro cyawe nta kigura cyangwa kibore. Icya kabiri, iso abazungu batajyanye zahabu twayimaze iki? Twayishyira twajya tuyireba. Hari inganda dufite zikora zitreta mu mbare ukoresha igifaransa, zitunganya zahabu. Hari inganda dufite buretse gato byangize uburyo batemwa amaboko kubera gucura. Buretse ninde wabatemye amaboko? Ninde? Abacuzi ba hano mu Rwanda. Ninde wabatemye? Abakoroni. Abakoroni ntacyo bavuga, kuvugira abakoroni. Reka njye ntabwo ndi kuvugira abakoroni, ndi Kiliziya, ndi muri Kiliziya. Nababwiye ko n'ubundi mutandukanye abakoroni n'abapadiri n'abakristo, mu bitandukanye rwose. Ugize neza ahubwo uranamfashije, ahubwo iyo nyunganizi ushaka. Noneho rero abakoroni nyine n'abakoroni. Noneho ikindi, iyi zahabu si ubundi igumye hano yamariye, ahubwo mwakwemeye niba bo bafite inganda tukajya tuyubaha, tugashyiraho n'igiciro, twumvikana, bagakoramo ibintu bakabidusubiza tukabigura, ariko natwe tukagerageza kunegosiya nabo, guciririkanya nabo, sinzi uko nabivuga, tukabona ibikoresho bizima, cyangwa se dukora inganda nyine tuzikore. Kuki turazikora simbizo izo nganda? Ubwo se nabwo rero tuzavuga ngo watubuje gukora inganda, umuzungu atubuje gukora inganda, cyangwa ni twebwe tutari kuzikora. Mujye mutwigenera. Hanyuma utari rwa Ruganzu, inzu ya Ruganzu, ibyo bivuze ku bundi buryo. Hanyuma convention ni hotel design, za convention ni byiza ko bari gukora iyo design yavuze mu rurimi rekanyumisha ubugeni. Ubwo bugeni bakabukora bukopera mu mateka, kuko n'ubundi
hari ibisigisigi by'amateka yacu ya kera biracyahari n'ururimi rw'ikinyarwanda turacyagerageza kuruvuga abagishaka kuruvuga ariko kuko hari basigaye batoba ikinyarwanda ndamubwiye ati nagezeyo ndamubwira tukayoberwa uvuga sibyo ariko mu by'ukuri mu Rwanda turacyakoresha ikinyarwanda ntugire ngo ibintu twabitaye byose njye nanasaba ahubwo n'abashinzwe umuco mu Rwanda kugerageza gushyiraho ingamba zo kurengera ururimi rwacu nigeze no kubyandika muri kinyamateka nigeze gushyiramo inyandiko ivuga ingamba uko ngiye mbyumva igitekerezo cy'ukuntu barengera ikinyarwanda mvuga ko abantu bundi bakica batuma n'abanyarwanda bose babakurikira kuko burya hari abantu baba bari ku isonga wakwica ibintu nawe akagenda mu ntambwe yawe cyangwa akagira ngo nibyo bigezweho bakunze gutunga agatoki abanyapolitike abayobozi n'abanyamakuru n'abahanzi nabyanditse muri politiki hashize igihe kinini mvuga ngo washyiraho n'igihembo ku mwaka cy'umuyobozi mu nzego zo hejuru wavuze ikinyarwanda cyiza muri uwo mwaka abwira abanyarwanda igihembo cy'umunyamakuru igihembo cy'umuhanzi mu bihangano bye cyangwa se mu mbwirwaruhame ze icyo gihembo kandi kikaba gifatika umenya abantu bakirwanira kandi mu kukirwanira n'abandi bagakurikira ibintu bivugitse neza kuko birambabaza ngiye tubona tugera dutakaza ururimi rwacu kandi ruri mu ndirimbo yibaza igihugu mu ndirimbo yibaza igihugu uko ikinyarwanda kirimo ni ururimi rwacu rukaduhuza ariko si ubu ruracyaduhuza ko abantu batangiye kubivangavanga ariko baba bakigikunze kandi mu bijyanye no kurengera umuco Kiliziya yabigizemo uruhare rukomeye hanyuma rero inyandiko z'abapadiri ntabwo ndabivuga avuze ko uvuga no kuri kudeta ndabivuga ibumba dusubire ku ibumba bivuze ati ibumba ryubaka neza aho ubwo bushakashatsi wakoze ni bwiza kuba ibumba ryubaka neza abatwumva rwose n'abamenyera ibyo kubaka dusubire ku ibumba naryo turiha agaciro sibyo ntituryibagirwe nyine ikibazo cyacu ni uko dushobora kuyoragura ibyo tubonye byose tukibagirwa n'ibidufitiye akamaro ibumba abubaka mu gukora ubushakashatsi nyine ariko we yarabukoze ibumba rifite akamaro hari n'abakirikoresha ni byiza ariko ntabwo bavuga ngo sima nta kimaze ntabwo bavuga ngo itafari ntacyo bimaze ntabwo bavuga ngo n'imitako mbona n'ibiki byose ntacyo bimaze hanyuma navuze ko Perezida na Musenyeri atari umuntu umwe hanyuma rero mwavuze Rudahigwa muretse gato mumbabarire ni mwebwe muba mwabivuze reka ngire icyo bivugaho sinsimba Rudahigwa uyu munsi ni intwari y'u Rwanda niko ngiye mbizi Rudahigwa mugiye kuvuga ko ari we watuzaniye ibibazo mu Rwanda kubera ko batijwe ngo byazanye umuvumo Rudahigwa rero tumugiye kumukura mu ntwari z'u Rwanda ngiye nari nkimubona nk'intwari y'u Rwanda sinzi ko namuvana mu ntwari z'u Rwanda nta nubwo mpamya ko ibyatubayeho tuvugira wenda nk'ibya jenoside sinzi ukuntu politike ije kandi donc ibyatubayeho uko wabitwerera Rudahigwa ibyatubayeho uwanze amasezerano bijya bivugwa kandi murabizi amasezerano rushaka yanga tugiye kubihuza na Rudahigwa twirinde ibintu bita amalgame mu gifaransa sibyo abatarabatijwe bandi babashyize hariko bigize bagira musinga ibyo yazize afite ibyo yazize wenda niba hari n'umusenyeri cyangwa umupadiri wabigize muri ibyo ngibyo ntiwabinyereka none aha ngo nk'ibintu bishushanyije byanditse neza hanyuma ngo ikibi kirimo kubandwa ngo niki kibi kirimo kubandwa twasimbuza kubatizwa ushaka kubandwa n'abantu Kiliziya ntikubwira ngo reka kubandwa ku ngufu ubandwa uyu munsi mu gihe nta kintu ugira ariko kuvuga iti ntabwo turi kumwe uyu munsi tumenye ko tutari kumwe bandwa ariko ushaka kubatizwa nabatizwa ariko abanyarwanda benshi ndi kubona ibyo kubandwa batakibishaka barashaka kubatizwa ni uburenganzira bwabo sindi buburane nabo sindi nuko kandi ngewe nk'umupadiri nzigisha kubatizwa kuko bifite n'amateka bifite aho biva ntabwo ngiye kujya kwigisha kubandwa wenda ngiye vuga ngo wenda biri gusaza kubandwa simbizi ariko ushaka kubandwa ntabwo twamubajije hanyuma rero ikindi tugomba kugaruka kandi twese twacyumvikanaho amateka twabayemera tubabaje cyane cyane mu gasongero kayo amateka mabi ndavuga amateka mabi mu gasongero kayo ka jenoside yakorewe abatutsi byatubabaje biradukomeretsa nta n'umunyarwanda bitagize ingaruka mwese ngibyo tubyumvikanaho ariko ni nacyo kintu kibi hari cyabaye ku Rwanda gishoboka sibyo kugeza ubu niko mbyumva nicyo kintu kibi cyabaye ku Rwanda iriya mpanya ya jenoside yakorewe abatutsi
ariko nanone ntimugatekereze ko abazungu reka noneho bashyire hamwe bose baza mu Rwanda baje mu Rwanda batagira ikibazo na kimwe ibintu byari byiza hanyuma barabyica kudeta yo ku Rucunshu nta ngaruka yagize ku banyarwanda batari bakeya none se kudeta yo ku Rucunshu ninde muzungu yiteguye mujye mwibuka ko nabo baje basanga igihugu kiri muri uwo mwuka kiri muri iyo mpumeko ya kudeta yo ku Rucunshu nibwo yari kiba sibyo ahubwo nabo bagomba kuba baraguye mu bintu nyine bishyushye ukuntu ntazi ukuntu navuga sibyo ubuse mu mateka y'u Rwanda iyo tuyasomye cyangwa kuko twagiye twiga twese nta hantu nta butiriganya bwagiye bubaho ubwami n'ahandi nese ubwo butiriganya ntacyo bwagiraga ku Banyarwanda nabyo byabagaho yego ngiye abasokuruza bacu ndabakunda badusigiye umurage mwiza n'iki byose ariko ntimukeke ko ari igihugu cyabagaho nta kibazo kigira na kimwe ku buryo abazungu baje akaba ari batera ibibazo bonyine hanyuma rero ndimo muragiye gusoza amasaka n'amasakaramentu byo Kiliziya ntabwo yigeze ibivuga ibyo bintu amasakaramentu asimbura amasaka ubu uyu munsi ko ntari kubona amasaka ninde mupadiri uje abantu guhinga amasaka ubundi kuzi ndi kuyabona hari n'ibihingwa byinshi nakibona cy'Abanyarwanda ninde mupadiri uvuze ati muzongera kubihinga ninde ntawe iriya mvugo ya Kiliziya kwekereza Kiliziya kwekereza njibito numva nabyanditse Kiliziya hanyuma noneho wagira ngo ibyo Abanyarwanda batuzaniye nibibi dusubire ku bapfumu nka mupfumu mukuru wacu hano Rutangarwamaboko abashaka kumuyoboka sinababuza sinamenya n'igihe bazira nanabimenye ko waje ntacyo nagutwara ariko navuga ndamenya tutakiri kumwe cyane mu bijyanye no gusenga nta kibazo ariko rero nkumbaza dusubire ku bapfumu tureke ibindi byiza dufite mu Rwanda ubu amavuriro tuyakureho twisubire ku bapfumu donc c'est hashika riveho Faisal riveho musante musanta veho abaganga bajye gukora ibindi ariko nabyo ni ivuriro niba ari byo rikora nibikore ariko ntabwo wavuga ngo iby'abazungu batuzaniye byanze bikunze ni bibi ubu ngubu uzarwara tifoyide Rutangarwamaboko nabasha kwikuvura ni byiza ariko niba n'umuganga hano hepfo ku ivuriro rya hano ku Gisozi abashe kwikuvura ni byiza ntabwo turi gukora amavuriro umunsi n'urugero ntanze Kiliziya yakuyeho kirazira hari kirazira yakuye kirazira kwica kandi umuco w'Abanyarwanda arabicaga abandi sibyo mu mateka yo dusomye ariko umuco nyarwanda cyaraziraga kwica ariko hari aho wasangaga guhora ntabwo hazamo kwica Kiliziya avuga iti none mugahure ariko Bibiliya yigisha guhora iyo ni yawe yandikiye iyo ni yawe Yesu yavuze ngo warabwiye ngo ijisho ngo rihore rw'igindi genda babwiye ngo genda wasoma yabikuraga atari mu mateka nyine se yabikuyeho nyine n'ibintu byandi kukubwira sibyo aho bari bafite itegeko ryo guhora la loi ya Talion Yesu yaraje ati no ubwo se iyo cycle de violence kuvanga igifaransa mu Banyarwanda urwo rurekane rwo kugira nabi byahagarukira he ubu bavuze ngo Bibiliya ngo yigisha guhora iyo Bibiliya niyo yandikiye nona ni yawe sibyo hanyuma rero Kiliziya yakwekeza hari Kiliziya yakuyeho yaraje avuga iti barabwiye ngo cyaraziraga ko umwana w'umukobwa hari ibintu arya icebe ry'itungo sibyo cyaraziraga icebe ry'itungo cyangwa se n'ibindi bice by'umubiri by'amatungo nanze kuvuga amazina nko kwisekuru cyaraziraga Kiliziya iti ntacyo bitwaye kandi kuko umwana w'umukobwa uri ibyo bice ntacyo kuko umusaza wabirya nta bantu kimwe Kiliziya irazi iti barabwiye ngo kirazira ko wenda uvugiriza nijoro n'urugero uvugirije nijoro ntacyo waba uretse ko umuco mwiza nijoro ntabwo bavugiriza ubundi Abanyarwanda bari babirebye neza ariko ntabwo uvugirije aricyo waba ariko Kiliziya ntabwo niba Abanyarwanda barazirizaga ko umuhungu abana na mushiki we nk'umugabo n'umugore ntabwo Kiliziya yaje gushyigikira Kiliziya yavuze iti kirazira ko umuhungu abana na mushiki we ni nayo mpamvu iyo bagiye gushyingirwa abageni tubasaba amasekuru kugira ngo kugera ku gisekuru cya kangahe tumenye ko nta sano bafitanye kugira gisekuru cya kangahe sibyo Kiliziya yakuyeho niyi kirazira kwiba n'ibyo tuvuga ni amategeko y'Imana rega kirazira kwiba kirazira kubesha kirazira kwica kirazira gutwara iby'abandi kirazira gutuka izina ry'Imana nizo za kirazira none yakuyeho kirazira yazigumishijeho ariko none yigaragaza na kirazira zigomba kugumaho kirazira
kirazira kubeshya sibyo kirazira gutuka umuyobozi niyo mpamvu mu Kiliziya mwumva tubaha abayobozi twarabasabira noneho rero iyo kivuga mu Kiliziya yakwiye kirazira ngomba kumenya kirazira kwiyeho ni za zindi zari zijyanye wenda n'ubumenyi buke cyangwa n'ubujiji sibyo ubumenyi buke n'ubujiji kuvuga ngo wenda ngo nciye umugani ku manywa nahinduka umuserebanya abanyarwanda wenda bashyizeho nabo bafite icyo bagamije bavuga ati kirazira guca umugani ku manywa wahinduka si umuserebanya harya iyo kirazira ubu nciye umugani ku manywa none ahanga ntacyo naba Kiliziya yakwiye kirazira rero ni Kiliziya yavuze iti hari ibyo mwatinyaga nta mpamvu yo kubitinya ariko none kirazira kubeshya kirazira kwica kirazira gusambana kirazira ahubwo kirazira gukuramo inda kirazira gukuramo inda kandi ubwo nzi impamvu mbivuze kirazira gukuramo inda n'ubu turacyabivuga kuko nta munyarwanda kwikukora mu nda ngo kirazira sibyo ni ukuvuga iki rero kirazira ibingibi hari ibindi umuntu bijye kuzana hano umuhungu n'umuhungu se byazatanga iki ni ukuvuga iki rero kuvuga ngo mu gusoza mu by'ukuri iki kiganiro ntabwo ngamije kubwira Rutangarwamaboko ngo nabatizwe kuko abatijwe bitamuvuyemo nta nicyo byaba bimaze sibyo uretse ko ntafite n'imbaraga zo kumuzirika ngo mubatize nanazigize sinabikora kuko nta nubwo yabatijwe ku bushake bwe nicyo byamumarira nanjye ntacyo byamarira kutanazi niba ataranabatijwe simbizi ibyo byose simbizi pe simbizi hanyuma rero icyo ngamije ni ugusobanura ukwemera kwanjye nemera ufite aho kwavuye hari n'abajya bavuga ngo ni mu bazungu si byo ntabwo kwemera kwacu kwazanywe n'abazungu kwemera kwacu ntabwo kwazanywe n'ababirigi kwemera kwacu kwaturutse kuri Yezu si umubirigi n'intumwa zamukurikiye ntabwo ari ababirigi ahubwo n'ababirigi barakwakiriye ababirigi ahubwo barakutuzanira kutujyana n'ahandi nongeraho ko Kiliziya itaba mu Rwanda gusa ibibazo hari abashaka kuvuga ngo ibibazo byose dufite tubiterwa na Kiliziya cyangwa na dini ukagira ngo aba mu Rwanda gusa ikibazo mujye mugishakira ahandi hataraho kuko Kiliziya ifite uko iyoborwa ku isi hose kandi niba mu Rwanda gusa niba rero twebwe tugize ibibazo tujye tumenya ngo ibibazo tubishakira umuti kandi ni twebwe turi kubikora ubu ngubu ntabwo nkiri muri abandi bavuga ngo abazungu baramemukiye se ngiye niyoroheye ese ibyo bambwiye nabishyiriraga mu maboko kumbwira ngo nijye kwica Rutangarwamaboko nkahubwo nkajya kumwica koko ubwo ze ngewe ndi muzima ariko hari n'igihe usanga nta n'uwo bintumye ahubwo ari njye ubikoze akaba ari njye bigomba kwibazwa abanyarwanda dushaka kwigira bere kandi reka ngaruke imbabarire ntabwo ndi umuntu upfobya pe ntabwo ndi umuntu upfobya sinanabishaka iriya jenoside yakorewe abatutsi ngewe twebwe abanyarwanda twabikoze ni natwe tugomba gushaka ibisubizo byo kwisohokamo kandi ndashimira umuhate ukorwa kugira ngo tubivemo tubane nk'abanyarwanda gukomeza kubitwerera abandi ni ukudashaka kureba niya bya bindi byanyu ni ibona bayikurikiye umutwe mu mucanga yabona itakibona bayikurikiye kugira ngo nta kibazo kigihari ni mudashaka kubona ko ikibazo ari twebwe ntabwo twakomeza dutyo ikibazo ni twebwe natwe tugomba kwishakamo ibisubizo ibintu byo guhora tuvuga ngo abandi oya ntabwo ari muganga yego harakoze Padiri ku bitekerezo bye nuko aganira rwose ahagaze neza ku ruhande rwa Kiliziya kandi akagomba kuruhagarara rero biragoye muvandimwe Padiri kugira ngo nubwo tutemezanya ariko ubwo tuganira kugira ngo abantu bagire icyo bunguka uze kunyumvisha uburyo ibi bintu atari Kiliziya yabikoze n'ibyo uvuga ko yagizemo umumaro uvuge ko twe tutari kubyigirira reka mpere ku rugero urabona ko nambara impuzu kandi burya Rutangarwamaboko ngira n'indi myambaro nk'iyo namwe mwambaye ndetse nka barusha cyane nubwo tutarushana ariko hari impamvu nkunda kwambara iyi mpuzu kubera ko nigisha umurage nigisha iby'umuco wacu byibagiranye ni byiza ko abantu bongera kugira igitekerezo cyabyo niba umunyarwanda yarageze ahantu ashobora gukoma impuzu akikorera umwambaro nk'uyu nguyu abikuye mu bwenge bwe uko ibihe byagiye bihindagurika agahindukana nabyo agashaka ibisubizo kuko ku isi yose ndabikubwira nk'umunyamateka wabyize nta marangamutima arimo umushakashatsi n'umwigisha wabyo hanyuma
hari igihe cyabaye abantu bambara ubusa ku isi yose, ku isi yose niho usanga no muri Bibiliya bakubwira ko Adamu na Eva bibonye bambaye ubusa bakiremera ibicocero ni icyo gihe nyine abantu bashaka icyo bikinga. Burya abantu bari batangiye kumenya akenge ko kugira icyo bikinga, ndetse ibyo bya Adamu na Eva nabyo turabifite n'ibya Nyampundu n'umuvandimwe w'Umututsi ugereranyije amateka n'andi. Igihe bamanukaga mu mubari n'uwo Yezu yahoze avuga, ndakubwira ko ari Kibogo Umutabazi, nahoze mbabwira ntibyo Kiliziya yazanye n'ibyo babandi bitwa ba explorateur n'abaji bibya hano babisubiza hari n'abitwa abashakashatsi. Ndabikubwira nk'umushakashatsi babisubijeyo, abandi babunda uko babigenza babitugarurira babifiritije nyine abantu bararya, ariko ingaruka z'amafiriti murazizi. Hanyuma igihe bamanukiraga mu mubari bibonye bambaye ubusa, ngo nabo bari bamaze gucumura ku Mana. Ndavuga ngo nabo kandi ibintu byarahindutse ibindi. Hanyuma bibona bambaye ubusa batakira Imana, bagize bate nuko iza kubaha umuriro ku ruhembe rw'umurabyo, baracura babona imiringa, babona ubutare, bagira bate nibwo nibyo kwambara byatangiye kuza, barahinga barorora. Ibyo nibyo bita muri amateka twiga mu zindi ndimi ngo domestication de la nature, gutangira kumenya kubyaza ibintu ibindi bitewe n'ibyo ubikeneyemo. None Abanyarwanda biremeye impuzu, biremeye imyambaro y'impumuro yizi yo mu buryo butandukanye. Hanyuma niki kikubwira ko iyo ubareka ntuze kubabwira ngo mureke gukomeza gukambakamba twazanye imyenda? Niki kubwira ko batari kubyikorera? Yahoze yabwira umunyamakuru ati ubundi se ko batabikoze, babikoze se babonye umwanya? Abana bose ntibakambakambira rimwe, ndabikubwira nk'umuganga. Ariko twabonye yuko umwana wese yumuretse mu ntege ze, mu mwimerere we, afite umwihariko we utazasimburwa. Niyo mpamvu ahanini usanga n'abantu ashobora kuba afite ubumuga bw'urugingo runaka, ariko ugasanga izindi ngingo zirakora cyane kurenza za zindi. Icyabaye rero nuko Abanyarwanda bafatiranwa ari umugambi wizwe, kandi wizwe n'abandi babandi nakubwiye bitwa abavumbuzi, abashakashatsi. Abagenzi banjye bize bya anthropologie barabizi. Burya abantropologue ahanini ikintu bakora bavamahanga biyo muri Afurika nukuza agakambi kana katura ukagira ngo nawe yabaye nk'umuturage, ari ukwiga imibereho yawe ejo akazayijyana akayigaruramo ibindi bintu. Niko za siyansi zagiye zivuka, ibyo ubushakashatsi tugezeho burabigaragaza. Ntabwo ndi bubone umwanya wo kugenda mvuga ikintu ku kindi. Naguha nk'urugero rwitwa Rod Makurai. Rod Makurai amaze kuzenguruka ibice bya Aziya, kandi uzi ko buriya abambere bayituye atari abazungu cyangwa abarabu, barabirabura. Ibyo birazwi neza. Amaze kuzenguruka ibyo bice, azenguruka inaha muri Afurika, yasubiye iwabo mu bihugu byunze ubumwe by'Abongereza. N'uyu munsi wa none ubona ko bikomeye, Commonwealth urayizi. Atangariza imbere y'inteko ishinga amategeko, ibyo birazwi, aho wabishaka hose wabibona, ati mvuye kuzenguruka iriya nta muntu usabiriza ndabonyeyo, nta muntu ugirira nabi mugenzi we, nta muntu ugira ate. Ndimo ndagenda bivuga mu magambo yanjye mu ncamake kugira ngo ikiganiro kihute. Ukuntu nabonye iryo shyanga ry'indangagaciro, ahantu h'indangagaciro bica ku murongo bakomeye ku muco wabo, bagize bate ntabwo ntekereza ko dushobora kubigarurira ngo tubatware tubagira ingaruzwa muheto. Icyakoze ndatanga igitekerezo, tubashije kuvuna igufwa ry'urutirigongo rwabo, niko kubakura. Sobanura igufwa ry'urutirigongo icyo ari cyo, niko kubakura ku myizerere yabo gakondo. Turaganira ku myizerere, niko kubakura ku myizerere yabo gakondo n'imyigishirize yabo gakondo, hanyuma tugasimbuza uburyo bwabo bw'imyigishirize, ibyo wakwita ngo ni uburezi mu mashuri, uburyo bwacu, kugeza ubwo indimi zabo tuzisimbuza izacu, kugeza ubwo umunyafurika ageraho yumva ko ikintu cyose giturutse imahanga n'icyongereza aricyo kiza kuruta iby'iwacu bo. Icyo gihe tuzaba tubagize ishyanga ry'ingaruzwa muheto twashakaga. Atandukanya Kiliziya n'ubutegetsi bwari buriho icyo gihe nk'abakoroni ntabwo bitandukanye, ahubwo Kiliziya ni ukuboko kw'iburyo kw'abakoroni. Utabyumvise utyo rwose ubu udarimo kumva amateka neza, cyakoze ntabwo mbitsindagiramo kuko ndabiguhaye urumva. Uwo yaje nk'umushakashatsi, explorer, anthropologue,
hanyuma agezeyo atanga raporo imbere ya politiki, tubivuge dutyo y'ubutegetsi bwari buriho, kuko ni imbere y'inteko ishinga amategeko. Urumva ko ari nk'ubutegetsi bugiye gufata umwanzuro kugira ngo usimbuze imyizerere y'abantu indi. Birakorwa nande? Birakorwa na politiki, cyangwa birakorwa n'imyizerere y'iwanyu woherejeyo mu izina rya politiki. Ndakubwira n'uwabivuze, Leopold wa kabiri w'umubirigi. Urumva uyu munyamakuru tubihuriraho, mugenzi wawe Leopold wa kabiri. Ibi ni amateka rega kiretse kuyirengagiza. Yabwiye abamisiyoneri bari baje muri Congo Belge. Nituvuga Congo Belge ntuyitandukanye n'u Rwanda, ntuyitandukanye n'u Burundi, ntuyitandukanye n'ibihugu by'ibiyaga bigari n'ahandi bajyaga, kuko ni bimwe nuko bavuze Congo Belge, kuko ariho hari ubuyobozi residence. Hanyuma twumvikane bagenzi banjye bamisiyoneri, bapadiri, bari n'abapadiri, ntabwo mugiriye kubigisha Imana. Barayizi, bayita Mungu, bayita Nzambe, bayita Imana, bayita, avuga amazina gakondo y'Imana mu ndimi z'ibyo bihugu bitandukanye. Ntimugiye kubigisha ngo ntimukagire mutya na mutya ibibi, kwica umugenzi wawe, ntimugasambane, kuko ntibabigira. Ahubwo ikibajyanyeyo ni ukorohereza. Muzasoma iyo baruwa murebe ubwo butumwa burahari. Uzagenzure neza iyo baruwa ishobora kuba atari iya Leopold. Muzabigenzure. Akaba ari igiye uzigenzura. Bakunda kuyikotinga ariko ishobora kuba itari iya Leopold. Ndagira ngo nabyo tubiganire. Ndagira ngo nabyo tubiganire. Yego nta kibazo. Kuko ayo makenga si wowe wayagira nk'umunyamakuru kurusha giye umunyamateka. Ikibajyanyeyo ibyo bintu hari uburyo burya uko ibihe bigenda bishira, ni nk'uko jenoside yarabaye n'ibiki abantu bakazashaka uburyo bagenda babigoragoreka kugira ngo ibintu bisibwe n'ibindi, ariko ni ubutumwa bwa Leopold wa kabiri. Hari naho noneho nkuvugire n'ibindi, kuko burya mu bushakashatsi abantu bagenda bagejenjura byinshi, bakavuga baterega ntabwo ari ibaruwa nk'ibaruwa yanditse, ahubwo abantu bari bateraniye aho ngaho bagezaho ubutumwa. Ariko icyo ubushakashatsi buhuriraho muri rusange nuko hari ubutumwa bwatanzwe, bukareka kwitwa ibaruwa, bukareka kuvuga ngo iki, bakavuga ko ari ubutumwa yabahaye. Kuko ibyo rwose ubushakashatsi burya iyo bugeze ahantu bukabura ikimenyetso gifatika, baburana nko mu rubanza. Ntabwo ujyaho ngo uvuge ngo bimeze bitya na bitya, ibyo rwose. Ariko ubwo butumwa bwo ubushakashatsi ku isi yose bubwemeranyaho, no kugeza mu babirigi wabo ko yatanze ubwo butumwa. Ikibajyanye ahubwo ni ukorohereza inyungu zacu za politiki. Mugende mwifashishije Bibiliya mufite, mubabwire ko hahirwa abakene mu mitima. Kandi mu by'ukuri mu Kinyarwanda gukena umutima uba ubaye umutindi. Muzabyuririraho bitume bamenya yuko gutunga iby'isi no kugira gute babyange. Icyo gihe natwe tuzaba tubona uburyo tubatwara bya bindi biri munsi y'ubutaka bigira bite. Yavugaga ibyo gutwara zahabu, ngo kuki tutayikunda. Hitler yavuze ikintu gikomeye, ndabikubwira nk'inzobere mu by'imitekerereze, ubuzima bwo mu mutwe, ngo kwigisha abantu ikinyoma gitambukijwe neza kandi kigasubirwamo kenshi, amaherezo wakwemeza abantu ko ijuru ari gihenomu na gihenomu ari ijuru. Icyo bita conditionnement, narabize muri psychology, ndabizi neza. Ibyo bintu bikoze ukamenyereza umwana guhebeba, agakurira mu ihene arahebeba. Umumenyereje gukambakamba akura kambakamba. Niyo mpamvu nyine ibyo ntacyo bibabwiye. Kenyatta yarabivuze, Jomo Kenyatta ati baje dufite ubutaka bwacu, bari bafite Bibiliya, baratubwira ngo muhumirize tubigishe uko musenga. Twagiye guhumura dusanga dufite Bibiliya zabo, nabo bafite ubutaka bwacu, ngo tujye kubabaza badutunze imbunda. Urumva abanyarwanda rega abanyafrika hari igihe bakwihorera, ariko kuri baba bakuzi. Niko kandi byagenze na bugingo n'ubu. Ukuvuga rero ngo abantu ntibakunda zahabu, ngo ko badashinga inganda, ibyo mubigisha gusoma no kwandika, ariko ntimubigisha gutekereza. Kiza ndaganira n'umuntu wize filozofi. Padiri aba yarize filozofi. Padiri rero wize filozofi, Rutangarwamaboko yize filozofi, aranayigisha. Yewe nanatangije yanjye Imyemerere filozofi bishingiye mu mboneza bitekerezo y'abanyarwanda. Ntekereza ko ibi bintu ahubwo ari twabiganira neza, bikarushaho kugira icyo bimarira bene wacu. Rero kuvuga ngo si Kiliziya, kandi ahubwo Kiliziya ifite ari ukuboko kwiza ko gutegura imyumvire ipfuye ituma abantu batajya imbere, ituma utagitekereza kuva kuri iyi mpuzu ngo nawe ukore tisi yawe. No kugeza n'uyu munsi wa none dufite made in Rwanda, ariko ntabwo ari amatisi yacu. Urabizi neza. Ubwo Rutangarwamaboko nezerwe rero ngo turajya imbere.
nezerwe rwose nishimire ko ibyo Kiliziya yazanye nibyo, kuko nibo bari bafite imbaraga, nibo bagize gute. Aravuga iby'amashuri narize n'ubu ndigisha, akaba ari byo banga amashuri. Aravuga iby'ikiganga nize iby'ikiganga kugira ngo njye gutangiza ubuvuzi bushingiye ku muco. Nari maze gukora ubushakashatsi ndetse kuri iyo kirazira. Abo nakoranye nabo ubushakashatsi n'abarwayi ariko bari mu madini atandukanye ndetse ya gikirisitu. Umwe muri bo sinshaka kuvuga idini rye, ariko yabatijwe mu idini rya gikirisitu, yari yarasaze kubera kwica inyamanza. Yahoze avuga ibya kirazira zidafite ishingiro. Kuvuga gutyo rero kuri kirazira uri imbere ya Rutangarwamaboko wabikozeho ubushakashatsi byakugora, kuko n'uyu munsi wa none wenda tuzategura n'ikindi kiganiro agenda avuga kirazira ku yindi, mubwira ishingiro ryayo, nawe aze kumbwira ko ritarimo. Yazize kwica inyamanza, yazize kwica inzoka. Kirazira y'ikinyarwanda yarabibuzaga. Wavuga uti nta mpamvu, inyamanza ni nk'izindi nyoni, kandi kuko wavuga ngo ni nk'izindi nyoni, ariko si nk'izindi nyoni, kuko abanyarwanda bafite icyo baba berekezaho iyo bavuga inyamanza. Ni ikirangabwoko cy'abagesera. Abagesera nibo batanga ibibanza. Niba wubaha umuntu ukubakira akaguha ikibanza, ubaha n'ibyo byose. Inzoka ni ikinyabuzima nyamubano, ni umugenzi wigendera, ni umugenzi ushaka icumbi, mucumbikire. Ku nzira nta mugenzi wica undi, ariko Bibiliya yo yaje ivuga ko inzoka ari shitani. Ubwo twarungutse. Kandi niwigisha abantu ko inzoka ari shitani, ejo bundi araza kumbwira ati nabandi, ariko ni bande babizanye, kuko bintu ntihakagire n'ababica ku ruhande, ahubwo none mbibabwira nk'umunyamateka, ibintu bya Gahutu Gatwa Gatutsi tubifite kuva kera cyane mu mateka yacu, nabo bazungu bataraza, ahubwo tukabibaniramo neza. Nakubwiye imanuka rya Mututsi n'umuvandimwe we Nyampundu, ndaza kukubwira n'iby'abatwa n'iki birahari, ndabifite nk'umunyamateka, ntacyo byari bitwaye, twabibanagamo neza. Ariko umuntu ushaka kuzabigira ibindi, byo bikorwa mu cyo bita conditionnement. Abantu bize psychology cyangwa bashobora kubyumva, no kumenyereza gahoro gahoro, ukagenda wigisha gahoro gahoro kandi ugahozaho. Birangira nakubwiye ngo uwashoboraga kuvuga asigaye ahebeba bitewe n'ibyo wagiye umumenyereza. Numenyereza abantu ko inzoka ari shitani, ko ari sekibi, kwikoga runono kandi ko kwigendera hasi, ikakurya agatsinsino nawe kugomba kuyimena umutwe, ukayitirira satani. Naye abantu batagiraga ubundi bagiraga rurema nkwashi bakagira na rurema, kandi rurema nkwashi ni nk'akana k'inkubaganye ntacyo yakora kuri rurema. Rurema irarema akana k'inkubaganye kakaza kagasharatura rurema ikongera igasubiranya, ibintu bigakomeza. Ariko intambara ya shitani n'Imana ni ikibazo gikomeye, kuko shitani yateje ibibazo mu ijuru, agera n'ubwo ngo akura ingabo ku Mana. Iyo Mana itsindwa twebwe ntabwo tuyigira mu Kinyarwanda. Imana ijya gukurwaho ingabo, yamara gukurwaho ingabo birangiye aho kurwana urugamba umuhenderezo ngo ihikure, ikajugunya uwayitsinze mu bana bayo, izi neza ko ari abanyantege nke, nyuma ikazagaruka kubahanira yuko bacumujwe na ya sekibi yabohereje. Imana ifite ikibazo mwene Imana, kandi yazanywe n'ayo madini. Araza kumbwira ngo ntabwo ari iya Kiliziya, ariko amadini yose ibyo bintu abihuriyeho. Ibyo bya sekibi nuko icyaha cyaje, ibya satani. Ariko icyo nakubwiraga kuri ya kirazira, ubwo sindi buvuga kuri kirazira zose yagiye avuga, ariko ndashaka kukwereka ko nta idafite ishingiro. Na biriya yagiye avuga nakwereka ishingiro ryabyo, kandi nawe akagaruka akavuga ati kumbe. Hanyuma inzoka noneho yari ikinyabuzima nyamubano. Mfite ubushakashatsi bw'abantu muri ubwo bushakashatsi bagiye baranda n'inzoka no muri ibi bihe bya jenoside ntizigire icyo zibatwara. Mperaho nanjye nararanye nayo ku Kicukiro mu gitondo nkangutse nsangira batwara. Yego, kandi ndaza kubivuga rwose. Kandi ikurya kuko ugize ubwoba cyangwa mu isomo nize arabisobanuye neza. Mu isomo nize rya animal psychology bijyanye n'imyumvire n'imitekerereze n'imyitwarire y'inyamaswa, binahuye n'iby'abantu, kuko umuntu ni inyamaswa nawe muntu. Buriya inzoka, intozi, injangwe, imbwa bikurya kubera ko byumvisha imisemburo y'impunyenye muri wowe ya adrenaline, za adrenaline z'umujinya. Noneho rero bikakurya byitabara, nta ubundi yo wiyumva neza ntacyo zigutwara. Nicyo gituma bavuga ngo inzoka ntirya umwana utaramera amenyo,
kandi urabizi ibyo abanyarwanda bifite muri za kirazira zabo, none urambwira ngo ntaho shingiro bifite kandi ahubwo ariho siyansi zavuye. Icyo twajya gukora ni ukubisobanura nk'uko ndimo kubisobanura, urumva ko nta ushobora kubisobanura kurusha yewe washingiye kuri wa muco. Kuvuga rero ibyo bintu nta shingiro bifite ni ikibazo. Ya nzoka rero urumva ni ikinyabuzima nyamurano, wowe uraje kuby'imyizerere utuzaniye, uvuga ngo ni inyungu utuzaniye, uyigize se kibi, uyigize se w'ibibi, uyigize symbole, igishushanya igihagarariye ikibi, wigisha n'abantu kuyigirira nabi, kandi ejo bundi uravuga ko hari abantu bitwa gutya. Murabizi ku by'amateka ya jenoside abatutsi bitwa inzoka, biraza koroha cyane yuko abo bantu bicwa nkaho kubica ari ugukorera Imana umurimo. Ni nayo mpamvu hari indirimbo babaga baririmba bajya kwica abantu nkaho barimo gukorera Imana umurimo. Ndabikubwira nk'umupsikologe inzobere mu by'imitekerereze n'iby'imyizere y'abantu, naho byavuye. Maze kubona ibyo ngibyo nibwo navuze ngo mbere yuko jenoside ikorerwa abantu, nabitangaje mu mwaka wa 2010 hari no na kane, ibanza gukorerwa umuco mu bantu. Iyo umuco wamaze kuvaho, reka ibyawe ufata ibyanjye, kandi umuco ntushobora kuwutandukanya n'imyizerere y'abantu. Ni nayo mpamvu abize iby'imyizerere byitwa intercultural studies, narabyize ndabikubwira. Ni ukuvuga ko imyizerere y'abantu ni umuco w'abantu. None se nshuti yanjye, niba abantu baragiye bakurwa ku muco wabo gutyo gahoro gahoro, ukavuga ko bazaniye undi muco kandi ari wa wundi wahinduye ukundi, wagira ngo baba ari ibiki? Ahubwo naho miseke turarwanya. Hari ikintu Padiri yavuze ati natwe ubwacu twari twifite n'ikibi. Nacyo reka nkivugeho, reka nkivugeho, atari wo wonyine winjiriwe n'iyo myemerere, kuki ari habaye jenoside. Reka nabyo nkikubwira. Mu Kinyarwanda no mu isi yose nta muryango n'umwe ubura ikibazo, ahubwo icyo imiryango irushanya ni uburyo bwo gukemura bya bibazo. Ntabwo rero dushaka ibyinjirira, wituzanira ibisubizo tutagusabye. Ntabwo abanyarwanda bigeze bananirwa gukemura ibibazo byabo. Ingorane twagize ku rucucu, abanyarwanda bari batangiye kuyishakira ibisubizo binyuze muri Musinga. Buriya Musinga yimye mu buryo, nubwo nahoze muvugaho, ariko yimye mu buryo butajyanye n'ubwiru bw'ingoma. Padiri atamba. Urumva se wagira ngo nijye utabizi, ariko Musinga ikikwereka ko Imana ifite uko Imana igarura umwuka w'ibwami wa Kinyarwanda muri Musinga, agaruka mu bwiru bw'ingoma, agaruka uko ingoma yimwa n'uko irindwa n'uko ikiko atari y'umuntu, ahubwo ko ari y'u Rwanda, ko ari igihugu, ndetse ku gihugu kiruta ugihagarariye nk'umwami. Ariko Musinga arananizwa. Ni nayo mpamvu ubwami bwakurikiyeho na nyuma yaho butashinze intege, kuko muzi ko hari ibihugu bya Afurika byakiriye repubulika, ariko uyu munsi wa none bikaba bifite n'abami, kandi ntacyo bibangamiye kuri repubulika. Uyu munsi wa none tugize umugisha, igihe twatabarizaga umwami wacu Kigeli, abami bo muri Uganda baraje, abo muri Kongo baraje, kandi ntacyo bihungabanyije za repubulika. Byashoboka ko Padiri muvandimwe, ibyo birakubwira ko ya mashuri uvuga twajyaga kuyagira, ya myambaro uvuga twajyaga kuyigira, za nganda uvuga twajyaga kubigira, ya bwa buvuzi tukabuteza imbere nk'uko abashinwa babigira, Bahinde banze kwinjirirwa, tukabigira dushingiye ku muco wacu, hatagize undi muntu uza kutwinjirira. Mu rwego rwo guhina ikimenyimenyi, kugira ngo mvugire aho ngaho, ikimenyimenyi nuko jewe Rutangarwamaboko kukubwira, nize medicine, nize ikiganga mu by'ubuzima bwo mu mutwe. Nige watangije uburyo bushingiye ku muco nyarwanda mu kuvura indwara n'ibibazo byo mu mutwe bishingiye ku muco nyarwanda. Kuri izo za kirazira, umuntu yasaze kubera yishe inyamanza, yasaze kubera yica inzoka, uramuha za redoro, za tegretor. Abaganga bagenzi banjye mu by'ubuzima bwo mu mutwe barabizi, ntibigire icyo bimara, bikoroshya ibimenyetso mu gihe gito, ejo bikongera bikagaruka. Njyewe ntari ku ibintu sogokuruza yabivuraga nk'umunyuzo, yagiraga atya agafata icyuko, agafata icyuhagiro agatera. Uraza kumbwira aho bitandukaniye n'aya mazi y'umugisha, cyakoze nzi iki cyuhagiro gikora. Amazi y'umugisha singiye kuyapfobya, ariko ndaza kukubwira ko bifitanye isano, ahubwo ni bande bibye abandi. Noneho uwabikora nkanabihuza n'ibi nize, ko n'ubundi abagize ibyo batangiza babitangije bitewe n'ibibazo bafite iwabo nuko bumva mu mico yabo. Twebwe ntitwagira ibyo duhanga. Ntangiza ubwo buryo bushingiye ku muco nyarwanda
mu kuvura indwara n'ibibazo byo mu mutwe bitarigeze bibaho. Ntangiza ikigo nyarwanda cy'ubuzima bushingiye ku muco kigamije iterambere ry'igihugu rishingiye ku muco bitarigeze bibaho. Ibya Rudahigwa kugira ngo ako kantu kataza kuncika ati ko ari intwari y'igihugu none ubu ngubu rwose ubwo rero Rutangarwamaboko niwe ugiye gusebya intwari z'igihugu kandi ari uzisingiza cyane abakurambere b'intwari ari twe tubaterekera. Rudahigwa buriya kugira ngo agirwe intwari ntabwo umuntu uri bumuburemo ikintu cy'icyasha, ariko nanone leta zigira ibyo zigenderaho bitewe n'ibyo zishaka gusigasira. Rudahigwa nanone ku rundi ruhande kuko navuze ibyiza bya Musinga nkavuga n'amateka mabi y'ukuntu yimitswe, ariko agahagarara mu mwanya mwiza wo kurinda u Rwanda no kurwimana nubwo yaje kunanizwa. Rudahigwa yakomeje nanone imbonezabitekerezo ya se no kurinda apfa, yarwanaga ashaka ubwigenge bw'u Rwanda. Buriya hari abibwira ko abaparimahutu aribo bantu batangije ibintu byo gushaka ubwigenge. Ntabwo ari byo, ntabwo ari by'abanyamateka barabizi neza batarabaheza nguni. Byatangijwe na Rudahigwa, urumva bituruka icyo gihe cyaba Musinga bashaka ko u Rwanda rukomeza kugira umwimerere warwo. N'igihe yajyaga agapfira i Burundi, by'urupfu rwe ntabwo nshaka kubitindaho ntitubifitiye umwanya, ariko yari yateganije kwibutsa rezida. Rudahigwa niwe mwami nanone hirya uretse Kigeli nanone wakurikiyeho mu gihe cy'inkotanyi, kuko Kigeli afite amateka akomeye cyane no mu rugamba rw'inkotanyi no kubohoza igihugu. Ibyo ntabwo mfite umwanya wabyo, ariko abo bazimu bacu ndabaterekereye. Rudahigwa niwe muntu wakoze ikintu cya diplomasi cyane hagati y'u Rwanda n'ibindi bihugu, kuko yabonaga ko ibihugu biragenda bihinduka za repubulika, ntabwo biri bugende gute, ntabwo biri buhinduke, reka rero byibuza bibe ariko biturutsemo. Ni Rudahigwa wabizanye mu gihe cya repubulika. Uwo muntu utamugize intwari urumva waba uri mu bibi. nta mpamvu yo kumujora. Wabyumvise? Nibyo rwose. Ibyo tujora rero nabyo kuko ngo ntabyera ngo de yarabivuze umwami wacu ku ijuru rya Kamonyi, yarabivuze ati ntabyera ngo de. Nubwo bimeze bityo, yakoze kitabaho kitari gikwiye cyo gutanga u Rwanda arwegurira undi mwami witwa Kirisitu rwari rufite Kibogo Umutabazi. Padiri uzareba amateka ya Kibogo Umutabazi asa neza cyangwa ya Yesu Kirisitu ahubwo asa neza na ya Kibogo Umutabazi. Ninde wagize kuko Imana ibonye ko babandi bagiye gupfira mu mubari, imaze kuboherereza ubutare umuriro bagacana, yabonye ko byonyine bitazababeshaho, iboherereza umucunguzi. Ahageze arababwira ati mwitinya. Ayo ni amagambo y'ikinyarwanda, ntabwo ari byo nakuye muri Bibiliya, kandi muri Bibiliya byanditsemo. Bibiliya itarandikwa ibyo birahari. Mwitinya, nje ari Imana ibantumyeho, mbazaniye agakiza, kandi icyo muzasaba Imana cyose mwizeye mu izina ryanjye muzagihabwa. Ayo ni amagambo ya Kibogo. Icyakoza abagome ntibabishima bo mu mubari, bamwicisha ibiti bisongoye, baramwica arapfa. Hanyuma nyuma y'iminsi itatu bihura biteka n'ijabo, Imana iramwisubiza, ndetse ageze mu ijuru yigurana imvura, kuko urumva bene we abumvaga bahaye agakiza bumvaga bamugumana, ariko noneho yohereza imvura. Si wamufasha kubana n'abantu ibihe byose se? Imvura ntinetesha ubutaka. Ari Kibogo yabayeho ryari ntabwo kuguca mu amateka, imyaka twayireba hari gereranya, nubwo nazanye de memoire gereranya nta kibazo. Ariko urumva nituvuga ibijyanye n'igihe cya Mututsi n'igihe bamanukiye n'iki, ubwo wenda twazategura ikindi gihe, hanyuma tukajya tuvuga tunasoma n'imyaka. Ariko wenda icyo nashaka mbabarira ukambwira nk'igihe nzakikubwira kuko igihe kiranditse, birahari byanze bikunze, kuko nicyo nashaka kumenya niba ari imbere ya Kristo. Yego niba ari ibyo ngicyo rero washakaga, kuko ndashaka kumenya niba no mu gihe cya Kristo u Rwanda rwari rutuwe nk'uko rutuwe. Niba ari ibyo rwari rutuwe nk'uko rutuwe, rwari rumeze nk'uko rumeze. Nsanzabera yagaragaje ko rwatuwe imbere ya Magana Cyenda. Oya, mbere ya Nsanzabera. Nsanzabera Magana Cyenda. Okay. Ninde Nsanzabera?
oya mbere ya Nsanzabera ujye umenye ko mu bushakashatsi burya ntabwo Rutangarwamaboko avuga ibintu bye uba ufite ahandi hantu bikura iyo utabikura ahantu wabisomye ubu biganira n'abakurambere babikurikiranye mu ruhererekane nyemvugo bakabiguha u Rwanda ruriho urumva nahoze mvuga inyito yarwo ahiva binajyana n'imibereho yabyo ibyo by'imyaka wenda ndagira ngo tuzategure nanone ikindi kiganiro nibidukundira noneho tugende tuvuga ibintu n'imyaka ariko Kibogo Umutabazi yabayeho nyine mbere erega igituruka ku kintu ntabwo cyabaho mbere yuko icyo kintu giturukaho kibaho icyo nashaka kuvuga Padiri n'abandi bavandimwe badukurikiye nuko ayo mateka arasa neza nibande bibye abandi noneho Kibogo asubira mu ijuru abantu icyo akora bashaka kumugumana nk'imigisha n'agakiza babonye n'ubundi yitwa umukiza umucunguzi Kibogo Umutabazi Kibogo kubogora uwasubije ibintu mu murongo bakibogora niho bava bakibogo Umutabazi nkuko bavuga Mesiya umucunguzi keretse abiyitiriye izina ry'abatabazi bakabitwara nabi ariko abatabazi ni ikintu gikomeye numva kidakwiye no kuzimira umutabazi igihugu kitagira gitabara burya kirapfa cyangwa kimwe n'umuryango noneho ageze mu ijuru yigurana imvura niyo mpamvu burya kugira ngo u Rwanda cyangwa isi ibure imvura biba ari ikibazo abanyarwanda bafite n'imihango bakoraga kugira ngo imvura iboneke kuko ni ikimenyetso cy'imigisha iva mu ijuru Padiri komoza gufata rero u Rwanda rwari rufite Kibogo Umutabazi ukarutura undi mwami kandi ahubwo usa nawe Rudahigwa we yego ngaho Padiri komozaho nko mu minota mikeya wenda mike cyane ndabashimiye ariko hari aho yavuze ngo abantu basara wenda kubera ko bishe ibintu muri kirazira ubundi se ubundi wajyaga kwica inyamanza ziramugize n'ubundi yarasanzwe n'ubundi ari igihanya sibyo ubundi yajyaga kwica inyamanza ziramugize kuko niba yica bikaba byamutera gusara ngiye kubihakana ntabwo nabihakana pe ntabwo se yajyaga kwica undi yishaka iki ubundi se uko tubizi muri bioethique na Kiliziya yigisha kandi Kiliziya ifite n'inyandiko kuri bioethique ntabwo tugomba kwica inyamaswa uko tubonye sibyo Kiliziya irabyigisha izo nyigisho ngiye narazize kandi zigisha n'abantu yewe burya n'itungo ryo kurya ntabwo ugomba kuryica uko ubonye ntabwo ugomba kuryica urubozo hari n'uburyo bwo iyo urikeneye kuko ugiye kurirya amatungo aribwa rifite uko rigomba kwicwa rifite uko rigomba kubagwa icyo Kiliziya byiza kubona inzoka igenda ukahita uyica abenshi babiterwa n'ubwoba kuko bayitinya ariko ubundi inzoka igendera hari inzoka zitanatugirira n'akamaro uzi ko zidufasha no kweza imyaka iyo zigenda mu mirima zigenda zifumbira n'utu dusimba ubona turi mu mirima zivamo n'imiti myinshi buriya mu kiganga nk'agashishi mu murima kagenda kimura ifumbire kayijyana ahandi inoza uruyuki ibyo rukorera rukora ibintu bikomeye cyane kukwica ikintu pfa kukica gusa ubwabyo no uri igihanya unasaze cyangwa se ukagira ibindi bibazo biturutse kuri icyo nawe ubwawe ubundi usanzwe uri igihanya nyine ariko muganga hari icyo yavuze ati inzoka babwiye abantu ko ari shitani niho mba ngiye kugerageyo rero muri Bibiliya muri symbolisme biblique ndibona ko mvugo ishushanya mu bimenyetso mu birango imvugo shusho iriya Jean littéraire yitabo cy'intangiriro ifite uko ivuga Adamu na Eva ikavuga ndetse n'iyo nzoka aho ngaho ishushanya iki aho kuko muri Bibiliya nakore kandi inzoka ishushanya cyiza nakwereka heka inzoka yo kwa Musa se abandi inzoka yamanitswe ku muringa none nuvuga ngo bujye mwumva ikintu muri context yacyo aho kigomba kumva nuko kigomba kumva aho ngaho inzoka yashushanyije ikibi ariko ahandi hari aho yashushanyije ubuzima nuvuga rero ngo Bibiliya bisaba no kubanza kuyibuka n'icengero ukiga na teologiya kugira ngo ibintu utabifata uko byanditse mu nyuguti njya muri n'abigisha hano hanze bigisha uko inyuguti zanditse ugomba kuba ufite ubundi bumenyi bugufasha gusobanura ibyo ubona kimwe nuko mu Rwanda dufite ibintu by'ibitekerezo abantu bamwe bashobora gufata nk'ukuri bavuze ngo gihanga se gihanga n'abana bene bakanyarwanda kugira ngo si igitekerezo kugira ngo mubyanze bikunze ni kuri byagenze apana natwe dufite ibitekerezo duheraho dusobanura uko u Rwanda rwabayeho ariko mu by'ukuri utava ngo nuko byagenze ari igitekerezo ndetse hagenda naho hazamo inyamaswa ndetse inyamaswa ni zimwe zigashanya icyiza izindi zigashanya ikibi ariko ntibivuga ko nimbura harya impyisi bivuga ko impyisi ari shitani no ariko baba bazakwereka mu bitekerezo byacu ko impyisi aho ngaho yashushanyije ikibi
n'inzoka kandi sinibuka neza ariko ntabwo mbitindaho cyane. Hari ibindi yavuze ati gukoma, abanyarwanda bari bageze igihe cyo gukoma impuzu bakamenya gucura amasuka n'ibyo byongeyeho, bari batangiye gukora n'inganda, rego bari batangiye gukora inganda. Rega n'ijambo uruganda ni ijambo ry'ikinyarwanda ubundi kimumere, ntabwo ari ijambo rije vuba ngaha. Bari batangiye, bari bafite aho bageze, ariko ubwo bumenyi bari bafite bunganiwe n'ubundi bumenyi bunganiwe n'ubundi bumenyi, ubumenyi buhura n'ubundi bumenyi bukomeza gukura, kandi abanyarwanda bo babibonye barabyishimiye, barabyakira. Ahubwo icyo nasaba abanyarwanda, nanjye mbyisaba, nuko nyine uyu munsi natwe tugira ibindi tuvumbura n'abandi bakatwigiraho, ariko natwe twiteze imbere kandi tubyingereho, sibyo? Kuba abantu bari bafite ingobyi yarabafashaga. Nubwo umuntu wakuraho ingobyi imenya yaba yibeshye. Hari abantu bazi ko ingobyi zitakibaho. Hari ahantu mu misozi miremire n'izi za ambulance zitagera, ariko ingobyi ikanyura. Ariko ntabwo bava ngo ambulance ije ngo bagutsikamiye bagutegeka ambulance. Ambulance ifite ikindi ikora wenda n'ingobyi itakora, ariko byombi birunganirana. Ntabwo rero wavuga ngo kubera ko ambulance yabayizanye ubwo badutsikamiye batwatse ibyacu. Nta muntu wavuze ngo tuve ku ngobyi, ndetse n'uwavuga ngo iveho uyu munsi nabwira inturo, ntabwo uzi gutekereza, nta nubwo uzi u Rwanda, ntabwo uzi ahantu hari imisozi n'imodoka zitagera, sibyo? Kandi hatuye abantu bazakoresha iki? Ni ukuvuga iki? Adamu na Eva rero nabo buriya ni abantu bagaragara muri Bibiliya, bafite icyo bashushanya muntu. Adamu ni umuntu, Eva ni umuntu kazi, bashushanya uretse kubyo byakazi nabyo ntazi ibyo ari byo, sibyo? Donc nuvuga ni umuntu we, ariko bishushanya muntu muri rusange. Adamu ese ntabwo bivuga byanze bikunze ko ari umuntu physique kanaka nkuko mbona kanisha bashaka tubyitondemo. Abajya kwiga Bibiliya bajye kwiga ziriya genre littéraire, bamenye icyo zisobanura, kuko muri Bibiliya harimo iby'amateka, harimo n'ibice birenze amateka, harimo n'ibitekerezo ariko bifite icyo bishaka gusobanura, bigaragaza ugushaka kwimana mu bantu. Ntabwo rero abanyarwanda bafatiranywe, ahubwo abanyarwanda barafashijwe. Niba hari uwafatiranye yahaba ntiyaba Kiliziya, niba kuko hashobora kuba abantu bafatiranye mu Rwanda ntibaba Kiliziya. Ariko kandi nagira ngo mbereke ko munavuga ngo twarafatiranywe, mujye mwibaza twebwe niba ntawe twigeze dufata, nyine ntawe twigeze dufata mu mateka yacu tukamwiyomekaho, ariko ubwo uyu munsi twumva ari byiza, ariko uwo muntu iki kubera ko yarabyishimiye se n'iki? Tujye twitonda rero. Ikinyarwanda rero ibijyanye n'indimi, Kiliziya ntabwo yaje irwanya indimi, ahubwo niyo yanditse ibitabo bya mbere twigiyemo, ndetse twigiye no mu Kinyarwanda. Njyewe muri primaire nize mu Kinyarwanda, kandi nize mu ishuri ya Kiliziya, niga muri primaire, niga mu Kinyarwanda kuva mu wa mbere kugeza mu mwaka wa 8, kuko nize ngiye imyaka 8 muri primaire, nize mu Kinyarwanda. Igifaransa twari tugifite nk'isomo rimwe mu cyumweru cyangwa 2, ariko twize mu Kinyarwanda, kandi mu ishuri rya Kiliziya. Wenda nicyo gihe politiki yari hari mu mashuri yashaka ko abantu biga mu Kinyarwanda. Ntabwo rero Kiliziya giziza ngo uvuge ngo ubu mugiye kuvuga Igifaransa gusa, ahubwo nzi ko abapadiri n'abamisiyoneri baje bagashyiraho umuhate wo kwiga Ikinyarwanda. Mbega ahubwo abantu b'intwari, kuko urumva umuntu araje wenda avuye naho avuye afurebye ameze neza, araje mu buzima bw'uko bwari bumeze, araye mu nzu y'ibyatsi, bamweretse ndakunze kuvuga ubwiherero, sinzi impamvu, nawe ajya kwihererana nawe, ariko bigisha uko ubundi bazajya babigenza, yiga umuco wabo, yiga Ikinyarwanda, abigisha mu Kinyarwanda, wenda akakivuga kuko natwe iyo tuvugiza abandi tuzivuga, ntabwo tuzivuga neza nkabo, sibyo? Ntabwo tuzivuga neza nkabo, buri nawe iyo twumva turi kudukocana, ariko turagerageza. Nabo baragerageje bika Ikinyarwanda. Ndumva abapadiri b'abazungu bakiri mu Rwanda ubu ni bakeya bajya mu misa kigisha mu Kinyarwanda. Yego wenda imivugire nyine niyo nuko akizi, ariko yakoze umuhate, ntabwo bigeze bategeka kuvuga Igifaransa n'Icyongereza. Ahubwo uyu munsi nibwo ndi kubona abantu bari kuvuga ngo izi issues tuzisolvinge, hanyuma twasesinge situations. Ni kubyumva kuri twebwe, nta muzungu wabidusabye. Umuzungu wajya gufata ijambo, hari abayapani mperutse guhura nabo muri Saint Paul, hari hotel kameze nka hotel, abayapani akaza kuri kontora ati icupa rya byeri nangahe, akagerageza kuvuga Ikinyarwanda uko bishoboye kose, ariko twebwe tugatangira gusolvinga issues kubwira umuturage wariya. Ubwo se nabyo tugiye kubitwarira Kiliziya cyangwa umuzungu? Kitonde. Ahubwo UNESCO avuga ati Ikinyarwanda ko tubona gishobora kuzaba mu ndimi zizazima, ntacyo mwakora kugira ngo mu kibungabunge. Ntabwo nzibuka icyo mu Rwanda basubije, ntabwo mbyibuka. Wenda nayo yari yakabije birashoboka,
ariko rero barimo kutuburira bavuga bati icyo gihe ndabizi urumva nkuba mu by'umuco inteko y'ururimi n'umuco yahise ikora ubushakashatsi ahubwo yerekana ko icyatuma kijya kuzima ni ibyo byonnyi ariko yerekana ko kizwi henshi kivugwa henshi ko gifite imizi mu muco utazima ko rero ahubwo kitazima urumva ko watuburiye atashaka ko kizima we rimwe rero mwaje twerera abantu ibitekerezo bitari ibyabo uwo ahubwo wabitubwiye n'umuzungu tiko mutari kwitonda ngo murengere uwo muco kuko tuwushaka ahubwo ugasanga ni twebwe dushaka iyo twateye imbere dushaka kwerekana ko ikinyarwanda kigayitse ngewe nzi n'imiryango mu Rwanda si myinshi umwana mu rugo kubitirwa ko yavuze ikinyarwanda uwo ni umuzungu uri kubimutera ni padiri kuri paruwasi ngo wiga muri école belge française américaine n'ibiki byose mu rugo ujya uvuga icyongereza n'igifaransa gusa ni padiri kuri paruwasi yiteye ni umwepiskopi ni ambasaderi w'ubufaransa cyangwa ikibazo twagiye tugishakira muri twebwe hanyuma ahubwo Kiliziya mu bijyanye no kubungabunga ururimi rw'ikinyarwanda yabigizemo uruhare runini cyane tugende turebe ba Musenyeri bigira umwami tugende turebe ba Kagabe tugende turebe ande ibyo banditse ibisigo umuco imihango yo gushyingirwa byose gushyingura barabyanditse biryoshye kugira ngo abantu ibisigo imivugo hari n'ibyo abantu basigaye ngo bagiye kuvuga umuvugo bavuga nkifata mu gutya nkumva ni imbwirwa ruhame ari kwivugira ariko iby'imivugo n'ibisibo ntabyaza ariko ubundi turabifite hanyuma rero niko ngeze Kiliziya yaturutse rero nongere nibutse ko Kiliziya itaturutse mu Bubiligi mu Bufaransa mu Bwongereza muri Massachusetts cyangwa ahandi Kiliziya tuyikomora kuri Yesu Kristo ni intumwa ze bafite aho bavukiye igice kirazwi Israeli Palestina na Misiri kira gice cyose na Afurika irimo naho Yesu yavukiye naho yakuriye naho yagenze na Afurika irimo sibyo ariko ntabwo Kiliziya ari Bubiligi ntabwo noneho iyo Kiliziya yaremewe mu Bubiligi ngo ize noneho ibakaboko ka politike ntabwo njya muri Burayi ntabwo mba ngi Burayi ngo mvuge misa uko iyo ngi Burayi njya muri Kiliziya bagira Kiliziya nawe nabwo ko Kiliziya hose bagira Kiliziya ndagenda nkavuga misa abakristo bakaza mu misa nanjye ni umukristo ariko ndagira ngo sindi umukristo bakaza bakumva misa bakansaba penitensiya hari umuntu uherutse kuvuga mu Rwanda ngo abazungu ngo baraje ngo bashyiraho penitensiya kugira ngo tubabwire amabanga yabo bayashyira abiwabo none se ngiye iyo ngiyeyo bakansaba penitensiya ninde uba wantumye hano mu Rwanda nyazanira ndetse ibyo bambwiye mwizanira nde mwirinde kuvangavanga ibintu abantu bagiye bavuga ibintu mu mwanya wabyo ibyo utazi ubyihorere cyangwa se mudashaka kubyemera emera ibyo ushaka ariko wisebya abantu witokoza abantu wikomeretsa abantu ngo kuba akaboko ka politiki simbizi niba uyu munsi mubona turi akaboko ka politiki humeya cyangwa umuntu uri mu ishyaka rinini PSD cyangwa ibintu ari gukorera mu biro ndi kumufasha iki ko yibereye mu bye nanjye nkaba ndi mu byanjye cyokora dufite aho duhurira nk'abanyarwanda habaye umuganda dushobora kuwuhuriramo uko uteza imbere igihugu bavuze bati mwubake mugiye kubaka ikintu iki giteza imbere igihugu ese muri paruwasi mwebwe muraduhangaye hari igihe tuvuga dufite 100 mwakire nibyo tubonye tukugira utanga umusanzu ariko ntabwo tuvanga ibintu n'abashaka kwibona gutyo baba bari kuduhemukira hanyuma none aba missionnaire na Leopold bana yanjye Leopold yabayeho ryari iyo discours yivuze ryari mbere na mbere ahubwo iriya discours ni ibyo ngira kuvuga Leopold yabayeho ryari ya discours yivuze he yanditse he muzakore datation kumenya igihe discours yavugiwe muri authenticité iyo barwa ni ibintu byahi ejo muri naho batwubisha audio ari kuvuga kuri YouTube icyo gihe za audio zari zitaraba oya ibyo bya audio no gukabye sibyo nyine ndikwereka ukuntu abantu bafarika ibintu ahubwo abantu bafobya amateka bakafata amateka bakongera n'ibindi kugira ngo twice mu mutwe Leopold biriya bintu yabivugiye he mu kore datation y'iyo nyandiko icyo gihe yabibwiye abamisiyoneri he bahuriye he icya kabiri ese abamisiyoneri bo bashyize mu bikorwa ibyo yababwiye niba kuko yarabivuze ni ukwitonda abantu barimo gupfobya Leopold umuvane muri ibyo bintu niba yabatumye ibyo byabayeho ntabyo nicyo ndashaka ntabyo ugenda ubinyereke uzabinyereke muri datation umpe ikimenyetso simusiga nk'ikimenyetso simusiga erega ibivugwa byose ntabwo biba ari ukuri
ntabwo rero wumva abantu batubwira ngo mana yanjye kototerera mubyeyi ndamwototeye kandi batubwira ngo mu Rwanda ngo n'abayobozi ntibakibaho ujye ubyumva hati abayobozi b'u Rwanda ntibakibaho bavuga ngo perezida yarapfuye urabivuze mu mazina ngewe none se barabivuga none se ukeka ko umwana umwana ni padiri mugenzi wawe ndetse gato ndakubwira impamvu uwo mupadiri nawe wabivuze nawe urimo kugereranya ibintu urabize iyo nadihominemo munkoreye nadihominemo niko babyita muri ntuza nadihominemo munkoreye uwo nta nubwo akiri umupadiri baramusezereye sibyo nta kintu umupadiri mubimenye aho ni mwebwe mukibimwita umuntu akazi kanyu mukomeza kumwita rivaho burundu rivaho nyine none se iyo urimenya ukavaho ukomeza kwitwa meya n'ibindi biki uretse ko byo sibyo uzase duti niteka ariko ubupadiri nk'ikintu wexercise kivaho sibyo ariko ubupadiri bwo niteka ndagira ngo bamenyeshe ko bya Leopold de mukora ubushakashatsi mukore datation mukora kugereranya ibyo bintu biraremera hanyuma rero niba yanabivuze niba ari n'abandi bayobozi batumye abapadiri baje abari byo bakora hanyuma abamisiyoneri hahirwa bakene ku mutima nababwiye ngo ikintu cyose mucyo mugishyira muri context yacu abakene ku mutima nabaye nabakeneye iyo mana nyine bakeneye imana kandi batuzuye ibintu muri bo batuzuye ibi bintu dutunga naho watunga imodoka nk'iya najemo cyangwa se ya Rutangarwamaboko dukesha abo bazungu kandi mugifitiye akamaro ntarayanga nubwo nta yindi yari yakora ntayo yari yarema wenda yari kuzukura imodoka cyane ariko wayimuhaye mbere ntabwo yamugiriye nabi niyo mpamvu ayikoresha kandi mufitiye akamaro njye murashima hanyuma rero ni ukuvuga ngo hahirwa abakene ku mutima bivuga iki abatuzuye ibintu nabo babitunga ariko ubukungu bwacu bwa mbere dufite nuko dufite imana mu mitima yacu cyane ko noneho na cya kindi nawe mwihariko wa Kiliziya nuko ya mana no mubyeyi ariko no mu mitima yacu nta nubwo ino hanze yacu ica no mu ijwi ry'umutima nama wacu ako nagashya ndabivuga ndabigeraho ibyo ndabigeraho nta ibya Kenyatta se nta kintu nabivugaho imana yaje gukiza apana guhana ni muri Kiliziya Gatolika twigisha ko imana icyayizanye ari ugukiza muntu ahubwo umuntu amaze kugwa mu cyaha yiguje mu cyaha niyo yatabaye bwa mbere sibyo yewe no muri aya mateka ya jenoside sibyo no muri aya mateka ya jenoside twakorewe imana yaratabaye sibyo imana yaratabaye ikoresha abo yakoresheje guhagarika jenoside kuko imana ni ikoresha abantu ntabwo wambwira ngo umuntu ni wowe uyikoresheje ku giti cye uwagize uruhare mu kwihagarika wese yari akaboko k'imana kuko imana ishaka ko tunayifasha irifashije ariko kubwira kudukunda ishaka ko tunayifasha n'ibyizi dukorera tukabigiramo uruhare nimukagere rero muruvanga ibintu hanyuma Rudahigwa nakubwiye muva mu ntangiriro ngiye sinshobora kujora Rudahigwa n'ikintu na kimwe nta kintu nzigiramo mujoraho na kimwe kuko Rudahigwa namukurikiranye mbona naramwize no mu mateka no mu mashuri turabyiga reka ntukajye mugira ngo ntitubyiga Rudahigwa namukurikiranye nsanga nta kintu na kimwe namujora no gutura u Rwanda Kristo umwami yararebye asanga ko abami bo ku isi nawe yihereyeho bafite aho batangirira bakagira naho imbaraga zabo zigarukira aravuga ati dore umwami utibeshya dore umwami wahanze isi dore umwami nyamwami ndamutuye u Rwanda kandi ntabwo yari umutuye ngo avuge ngo uyu munsi nsize ku buyobozi yakomeje inshingano ze nk'umwami wo ku isi akamenya ko u Rwanda ari urw'Imana ni bene Imana ko icyo ngicyo rwose Rudahigwa nzahora nkimushimira ahubwo iyo bamwemeraga abanyarwanda twese ngo u Rwanda ari urw'Imana nkuko Rudahigwa bibonye avuga ati ndutuye Imana ndutuye Kristo nawe ari uyobora hazaba amahoro ukomaze kujya Kibogo kuba naho kuba Rutangarwamaboko avura ni byiza cyane kuba ari abantu baza bafite ibibazo akabavura ni byiza cyane nizere ko n'inzego z'igihugu zibizi kandi zibimushyigikiyemo zamuhaye n'uburenganzira niko numva bimeze ubwo niko bimeze kuvura rwose niba n'ubundi aya mavuriro kizungu ntabwo ari yavura yonyine uzi ko nanjye hari ibyo nzi ko bivura njyewe kandi ntabwo ndi umuganga ubundi njyewe abaganga ariko hari ibyo nzi bivura ndetse mbere yuko biravura hari n'ibiryo bitunga umubiri ubu ku meza yanjye ntabwo washobora kubura igisura sibyo ndi umunyarwanda ntabwo washobora kuburaho umubirizi ntabwo washobora kuburaho n'agarasoryo kubera ko nzi icyo bimara kuba rero umuntu yavura ngo abifitiye n'ubumenyi ahubwo bikomeze niba uvura abantu bagakira kandi ukabavurisha ikintu cyiza
kugira ngo babeho neza. Ibyo ni byiza cyane. Kibogo rero, ayo mateka ya Kibogo nyumvise vuba aha, nta bumenyi bundi mbifiteho cyane. Niyo mpamvu nabazaga ngo ariko ubundi Kibogo yabayeho ryari, ngo mutubwire, kuko njyamo n'abatubwira ngo Ruganzu ngo ni hafi y'imyaka ini, kanaka ni hafi y'imyaka ini. Nashaka no kumenya na Yesu nawe ntabwo bayivuga neza. Kiyoya Yezu igihe yavukiye kirazwi. Yezu yavutse hagati y'umwaka wa 7 na 0 mbere y'ivuka rye, sibyo? Urumva umwaka hagati y'umwaka wa 7 na 0 mbere y'ivuka rye. Nubwo uzi ko Lek Etienne nyine mubisabye hejuru kuko mutashatse ko umuntu abasobanurira. Ariko Padiri ntukavuga ngo babisamiye hejuru. Mubisamiye hejuru biza museka nyine. Oya mukajya musabira ibintu hejuru mutabanga igisobanuro. Muya mubisamiye hejuru. No kuvuga ngo kari uvuga ngo kuva kuri mfite ukuri kuko bivuga, kuko nyine umuntu avuze ijambo ugahita useka wabinyeze utarumva n'igisobanuro agiye gukurikizaho, ubwo wabinyeze nyine. Ndabwirira umusore ariko namwe mwese mwumve. Twese mwumvira. No kuvuga iki? Oya sigaho. Oya mureke mvugiye kuko ngaho mbere ariko nafundi dupfundo sinjya nukana ngewe mwene Imana sinjya nukana. Noneho rero mwene Imana kari ubundi iyo tubara Etienne tugenderamo uyu munsi igihe cya gikirisitu kibariro uri kumuvuga avuga ko Yezu yavutse muri 0, ariko ubushakashatsi bugaragara ko atari muri 0 nyirizina byanze bikunze, ariko ari hagati ya 7 muri mwe 7 muri gukuramo 0 hagati aho ngaho aho yavutse. Bibiliya ikwereka ko Yezu yaba yarapfuye afite imyaka 33, ariko abashakashatsi bose n'abiga Bibiliya ndetse n'abamateka bagaragaza ko yaba igeze mu myaka nka 37 hafi 40. Sibyo? Ibyo ni ukuri. Umubare 33 nta nubwo biri navuga dayere, nitwe tubyiyongereraho. Nta nubwo uvuga, ariko iyo baze igihe bavuga yatangiriye kwigishiriza ni ku myaka 30 agapfa nyuma y'imyaka 3. Uretse ko ubundi ukwemera kwacu ntabwo gushingiye ku myaka yatangiye kwigishiriza, ntabwo ari ukwemera kwacu gushingiye, ahubwo nuko yigishije akamamaza ingoma y'urukundo agapfa akazuka. Iyo niyo ngisho ya Kiliziya. Hanyuma rero mu gusoza ibyo yaravuze, ndagira ngo mubwire ngo turi Abanyarwanda, natwe turi muri Kiliziya nk'Abanyarwanda, turi Abanyarwanda, kandi ntacyo Kiliziya ihungabanyije ku muco nyarwanda, ahubwo ifite uko iwuzuza, kuko umuco nyarwanda nanone twari dufitemo indangagaciro, ariko tukagiramo n'ibintu bigomba guhinduka, bigomba gukosoka. Buriya nk'imbabwiye ko mu byo nize kandi ndumva ari byo, iyo babandwaga hari ibindi bintu byakorerwagamo byo kurya ibitaribwa kuri njyewe n'ibikorwa bindi obscene. Gira nk'icyo uvuga byo kushobora no kurya warya muri uwo mwijima, kuko byinshi byakorwaga nijoro, ushobora kuryamana n'uhuye nawe kandi uwanga amazimwe abandwa habona. Buretse se byinshi byakorwaga nijoro mwumva uko ibyo nabyo bifite cyangwa gusobanura. Ntabwo arahabona nko kuzuba nkaha baba bashaka kuvuga kubandwa habona. Rega ndabizi kuko ndi Imana. Ibyo ndabyo hari ibintu byakorerwagamo, hari muri iyo misengere yabo nko kuryamana n'uhuye. Ahubwo navuga ko babandwaga bambaye ubusa, bivuze rero bivuze kwambarirana ubusa kubumwe. Oya nyine urumva ko ntacyo abantu bakinga kwambarirana ubusa rero. Umva wavuze ikintu cya symbolisme, ariko se wareka nkangiza ibyanjye. Oya ubwo nagira ngo reka nangize ibyanjye uze kukivuga niba dufite nayo. Ni ukuvuga ngo uko kwambarirana ubusa nyine ntaho byari bigeze, ariko byari bikwiye guhinduka. Abantu nujye kwambarira ubusa bubonye bose, cyangwa se ngo ubu ngubu ko twizeranye se dukuremo imyenda, ntabwo twakuremo imyenda iraturinda. Abakwiye kwambarana ubusa n'abashakanye, sibyo? Abakwiye kwambarana ubusa n'abashakanye nabo bikuriraho mu cyubahiro cyabyo bigomba kubera. Ni ukuvuga iki rero, Kiliziya ahubwo yagiye izana ikintu cyo kurushaho kumva ibintu kurushaho. Ibyo waruzi bikaba ari n'ukuri, noneho byumve kurushaho. Ya Mana ni imwe, ya Mana iradukunda, ya Mana noneho ugenda uyitetere, noneho ugenda uyibwire, noneho ugenda ubeho buri munsi nk'ufite igisano nayo, sibyo? Noneho kwica umuntu mu buryo bwari bwo bwose sibyo. Byo nibyo Kiliziya yavuze, atako kirazira kwica.
hejuru y'uko kiliziya yumvishije abantu kurutaho nta kundi kumva ibintu kurenze aho kiliziya yagejeje abantu gushoboka. ni kuza muzakumbwire hanyuma padiri ni kuza muzakumbwire padiri reka dusoze uranenga iki imigirire n'imikorere y'ibyo byari mu muco nyarwanda kubandwa kwambaza abazimu guterekera ubinenga iki ku buryo uyu munsi wavuga uti ababirimo mu bivemo? njyewe ntabwo nigeze ntegeka abantu kubivamo, ntabwo umuntu yigeze ntegeka kuko ukwemera umuntu arakuyoboka ku bushake bwe. nta muntu nigeze mbwira ngo ngwino mu misa, ntabwo ku cyumweru dushyiraho telefone cyangwa dushyiraho amasasu cyangwa ndembo, turavuga tuti muze mu misa, ushaka araza utaje ntaza, nta nicyo tumutwara, sibyo? gusa nyine ntabwo tuba turi kumwe. point ikindi ibyo kuki mushaka kunenga? ntabwo nshaka kunenga. abanyarwanda bafite ukuntu babayeho kandi ko ari kwiza muri rusange, bari bafite inenge zabo. nakubwiye nk'ibintu byari bafite, wenda tuvuge byo gukazanura, sibyo? Gukazanura ntabwo ari ibintu bizima. gukazanura ntabwo ari umuco, ntabwo ariko byari yaranahanwaga ndetse byari byaranakwiye, ntabwo ari umuco w'u Rwanda rwose. Kiliziya ziti nta bagore benshi, kandi na leta nyumva aho turi kuvuga rumwe, sibyo? Tw'u Rwanda tuvuga boke ntacyo uzashake benshi, uzabashake nyine wambwiye ngo nenge nubwo ushaka kunenga biri kugaragara. Kiliziya ivuga iti nta bagore benshi kuko bifite ingaruka mu muryango w'abanyarwanda. abajya bavuga ngo ingaruka nziza ntizibaho, iteka ingaruka ziba ari mbi. hanyuma bifite ingaruka mu muryango nyarwanda, umugore umwe na leta ndetse niko ziri kuvuga. hanyuma Kiliziya iraza iti mwari mufite ubumenyi kuri ibintu bimwe nibyo, ariko bugarukiye hafi twongereho n'ubundi byo kujya kwivuza kwa muganga, ibyo kujya ni ukuvuga ngo ntabwo nabanenga mvuga ngo ibyo bari bafite byari bibi, ntabwo ariko navuga, ariko hari ibyo bifite inenge kandi hari n'ibyagombaga kuzuzwa bigakura, noneho abantu bakabaho neza kurushaho. kuko icyo kizigamije ni nuko abantu babaho neza, atari mu bugingo buzaza gusa, kuko nibwo turangamiye twese abemera, ariko no kwisigamije ko abantu babaho neza. niyo mpamvu muzayibona no mu majyambere, neza mubona mu buvuzi, amavuriro yayo, niyo mpamvu muzayibona mu mashuri, niyo mpamvu muzayibona muri mituweli, niyo mpamvu muzayibona mu mabanki, niyo mpamvu muzayibona mu materasi, niyo mpamvu muzayibona ahantu benshi badatekereza ngo banashime. Rutangarwamaboko mandwa nkuru wowe uranenga iki abafite imyemerere ya gikirisitu cyangwa se Kiliziya, kuko uyu munsi turi kumwe n'umupadiri? nahoze mbivuga, icyo ndenga ni ukwinjirira ibyanjye ukabitwara ukabigarura ari ibindi bishashagirana, kandi bishashagirana atari zahabu. ikimenyetso ko babitwaye twahoze kandi babitwaye nta kibazo. yewe ndakwemerera ko ugenda ushyira amako ngako kuko gatuma ikiganiro kiryoha, nako gatuma gasobanura neza ibyo mvuga. navuze burya iyo ujya gusoza gupfundika ipfundo subira hahandi watangiriye, babwira iyimenyereza gahoro gahoro, bitangira ni ruto ni ruto ni ruto ni ruto. niyo mpamvu bigeze uyu munsi na Padiri w'umunyarwanda na Rutangarwamaboko rw'umunyarwanda batacyumvikana ku bintu bya kinyarwanda. bakorera gato gusaba kanya rwose, ntabwo nkunda kuvugira mu Rwanda, ariko nibutsa kandi ntavuze ibintu bya Gahutu n'Agatutsi. Abahutu n'Abatwa n'Abatutsi bahozeho, byari bifite n'igisobanuro cyabyo, abantu babanye mu mahoro badapfa ibyo. hanyuma igihe kigeze bihinduka impamvu z'amahari n'iki, ndetse bishyirwa no mu ndangamuntu. umuntu wabishyize mu ndangamuntu ni Kiliziya. icyo kintu nibagiye ukuntu nagasimbutse, umuntu wabishyize mu ndangamuntu harya ni Kiliziya, ntabwo ari we. ahubwo noneho ndibuka ntabwo ari Kiliziya yagize, kuko Kiliziya ntikora n'indangamuntu. no ku mafishi yacu y'abatisimu guhera muri 1900 babatiza, nta hantu ushobora kubona ngo Karinijabo Jean de Dieu mwene ntuza abahutu. kumufisha batisimu ntushobora kubibona. icya gatatu ndibuka ko ahubwo tugeze no mu bibazo by'ejo bundi muri jenoside n'ibyayibanjirije, kugira ngo habeho n'imishyikirano yarusha, Kiliziya yabigizemo uruhare rukomeye cyane. ibwira abantu ati duhagarike intambara, abantu bicare baganire,
babona ibisubizo by'ibibazo byabo n'impunzi zitaye mu mahoro. Kiliziya nicyo yigishije, ndetse n'abepiskopi bahoraga babyandika, byasomwaga mu Kiliziya, abakirisitu bari babizi, ariko nyuma ujya kumva ngo gahutu gatutsi gatwase. Ahubwo nyuma twagiye kumva tumva muri Kiliziya niho baguye. Komeza. Kuva muri Kiliziya kuko impamvu baguye no muri Kiliziya wasuzuguye Imana, kandi mu ndaro batashoboraga kuva. Reka nkwereke barahaguye naho mu ndaro baraguye. Umuntu waguye mu murima w'umuturage akagwa mu nzu y'ubuturage akagwa indaro se zari zikiriho simbizi. Noneho rero reka nkwereke hariho inzu z'Imana. Ubwo mu Kiliziya ni ibintu byumvikana, zitabaga ni ibintu byumvikana, ntabwo ari twe twavuze ngo abantu ntibaze gupfira iwacu, sibyo? Wanze mugenzi we amubwira ngo umututsi yanze Imana, sibyo? Aho yamusanga bose yamwica. Noneho mukibagirwa ko muri icyo gihe muri jenoside hapfuye abapadiri bangana iki bazira jenoside, hapfuye ababikira bangana iki bazira jenoside. Wagira ngo twebwe dufite imbaraga ziri hejuru ku buryo ureba hasi ukaba wakontorora situation. Nabo bari barimo kwiruka, nabo bari barimo guhunga. Uze nkubwire urutonde rw'abakomeye kubicwaga nabo bakabizira. Bajya bavuga byanditswe mu mashuri politike y'igihugu niko yari imeze, kuko n'uyu munsi ishuri rya Kiliziya rigendera kuri politike y'igihugu, n'igihugu nicyo gitanga diplome, tugenda kuri politike y'igihugu rero. Ariko aho twari dufite uburenganzira ijana ku ijana ntabyo twandikaga. Noneho rero uribagirwa ko Padiri Rugasirana ni yahani Ndera yanze gutanga abatutsi arabizira, sibyo? N'urugero rw'abantu nka babiri Jean Bosco bandi n'ahandi abahunganya abantu abaturekesheje muri za orpheline bakajya kuba i Burayi. Dufite abana benshi baba i Burayi batazi n'Ikinyarwanda, ababikira bagendaga bahunga bahungisha, sibyo? Ni ukuvuga iki? Ntabwo Kiliziya ifite intwaro zo guhangana n'interahamwe. Intwaro yari ifite ni Bibiliya n'ijambo, ariko urangije kurisuzugura ntabwo yakuba inzu y'amatafari, kuko Kiliziya dusengera mu amatafari yego ifite umugisha yego. Yes. None se mwebwe mugira ngo Kiliziya yari aho ngaho irebera ibiri kuba. Reka Rutanganye arakoze ku by'iki yashyizemo, ariko nabyo nyine ahubwo biratuma asobanura neza icyo nashaka kuvuga. Kimenyereza gahoro, imenyereza gahoro ugeze kuri wa mwana. Hari icyo gihe narindi mu bushakashatsi bwanjye Indera kuri iyo Kiliziya, hari umwana wakuriye mu ishyamba kurira mu nyamaswa, yavugaga nk'inyamaswa, yitwaraga nk'inyamaswa, niyo myitwarire yari afite. Usanze uwo muntu ameze gutyo wagira ngo abantu niko bameze, nta n'igitangaza wakora kugira ngo uwo muntu asubire kuba umuntu nk'uko tuzi abantu. Ibintu rero Padiri arimo kuvuga akavuga ati Kiliziya, nitunavuga Kiliziya nuko nyine ahagarariye Kiliziya, ariko ni uko twakoresheje ijambo amadini mazanano muri rusange, wenda bagasanga ntibimukwiriye ntibijyanye n'imyemerere, kandi ibyo nabyo turabimwemerera, ariko turavuga muri rusange imyemerere yacu ya gihanga twari dufite n'imyemerere mizanano mvamahanga. Ko nabo icyo yemera nuko imyemerere arimo itari iya Kinyarwanda. Rero uko byaje ni ugutumenyereza gahoro kugeza ubwo twumvise ibintu ukundi. Nanakubwira mu buryo giye uko nasobanuye imipfire y'abantu muri jenoside nk'umupsikologe n'inzobere mu by'imitekerereze n'uburyo abantu bapfuye kuri ruriya rwego, nkanabireba no mu buryo bw'imyizerere yacu. Muri mu Kinyarwanda cyaraziraga ko iyo umuntu ahungiye mu ndaro umukurikirayo, yuko iyo umukurikiye upfirayo. None nubona ko nawe bikoze nyine nabo bari gupfa, hanyuma mu mitima barashize. Urumva ko Abanyarwanda kubwirwa ko haje inzu y'Imana, ariko mbere ntibemeraga inzu y'Imana. Wibuka uko Musinga yayanze, ariko ugakomeza ugahatiriza ukabamenyereza ngo urabazanira ibyiza, arashaka ko dushima. Sinzi impamvu hatira umuntu kumushima, kandi nyine ibyo wamukoreye ari ibyo gushimwa. Buryo ubundi nyine yakabaye abishima n'ibyo wamukoreye ari ibyo gushima. Wishaka gutekerereza umuntu ngo umubwire ngo nshima, kandi watiyumvamo impamvu yo kugushima, akwereka ahubwo impamvu y'umuhatira gushima ari byo wakugaya yuko waje kumucinyiza kugira ngo uzamure ibyawe. Noneho bigeraho inzu koko ibinzu y'Imana, kandi koko n'uyu munsi wa none insengero za Kiliziya, imisigiti bifatwa nk'inzu y'Imana mu bizera batyo.
byari byoroshye rero mu mitekerereze y'umuntu watojwe atyo. Nakubwiye conditionnement, abantu bize ibyo bintu rwose babikurikire iryo jambo, kumenyereza umuntu cyangwa ikintu gahoro gahoro kigeraho kigatora kikamera gutyo. Noneho bati nta handi hantu twabona ubuhungiro haruta ahandi, hizewe kuruta ahandi atari mu nzu y'Imana, n'uwapfa apfire mu nzu y'Imana. Kandi koko byatumye hari n'abapfana ibyiringiro runaka gutyo, umuntu agapfa atekanye nubwo ari mu bihe bikomeye, ngo ntaza nk'inzobere mu by'imitekerereze, nabyo bikaba byaba nk'urupfu rwiza nubwo ubundi rwari rubi. Ariko urumva iyo bituruka ryamenyereza. Rero icyo nashakaga kuvuga, icyo ndicyo nenga, gukura umuntu ku bye byari umwimerere yashoboraga kuzamura akazabigeza no mu gasongero k'ibibaho byose n'ibyo udatekereza ko byabaho. Warangiza byakorwaga, warangiza ukavuga ngo byakorwaga nande ngo icyitwa iterambere afite ni wowe ukimugejejeho. Kandi n'uyu munsi wa none Afurika n'u Rwanda ubwarwo kongera kwiyubaka dufite ni ugusubiza agati imembero tukongera tukavoma mu muco wacu. dukomeza n'ubushakashatsi icyo ndatekereza ko twagihuriraho no mu by'ubuvuzi, nuko abantu basubira muri wa mwimerere, muri ya gakondo yabo. Niyo mpamvu yavugaga icyo gisura yarizerega. Umuntu wize ntabwo yavuga ngo amasaka ngo ibiki ngo ntacyo bikivuze, ariko tinya aho tugezeho amasaka atagihingwa nk'uko ibigori bihingwa, nyamara ntawe wabihisemo. Nibyo Padiri uzabona atanga icyigisho ngo ntimuhinga amasaka, ntabwo ari Padiri mukuru uhagaritse amasaka. Tugiye mu ihero ryabyo nk'uko nagiye mbivuga, bakurikiye ikiganiro barabizi, ntabwo nshaka kongera gusubira mu magambo. Barumva aho ibyo bintu byaturutse kugeza ubwo dusigara dukora ibintu natwe ubwacu tutumva ibyo ari byo. Bene Imana rero duhonoke, twige kandi tumenye iby'iwacu, tubeho ubuzima bushingiye ku muco, kuko umuco ari wo shingiro. No mu gihe Kiliziya cyangwa n'andi madini yaje, imico iturane, isabirane, isabane, ariko he kugira ushaka kumera undi. Mwakoze cyane, nshimiye cyane muganga Rutangarwamaboko, imandwa nkuru y'u Rwanda, kubw'ikiganiro yemeye ko tugirana. Nanjye ndabashimiye. Nshimiye kandi Padiri Rushigajiki Jean Pierre kubw'ikiganiro yemeye ko tugirana. Mwakoze cyane namwe kudutumira. Dushimiye n'abari badukurikiye. Nge na Jean Dodier Kabinijabo, mwakoze cyane.